mama ati nimundekere umwana niyo akimbona mureka amamagara uko ashaka. Nuko nkajya muri mama ni umucuruzi w'inka Nyabugogo rero nawe Yesu yaje kumugirira neza. Yesu wa mugani we mu bana afite hari mu kuri wanjye wamukijije nawe wamugira neza avuga muri ubwo buja n'ubuki bwose. Nuko yabagiye gucuruza izo nka rero ni Mana uzanira inyama ndakuzanira mwana wa. Yamara kurenga babana tuvina imwe bagasigara bandiho. Batubwire nawe wabonye nyoko. Ninabonye mama nyine. Hagira ngo si mama akuze ibintu byambayeho cyangwa ntabwo ari mama. Mwumva tukubwire uramuhamagara umwaka umwe. Ndamuhamagara umwaka umwe ni mama sagiye gupfa. Abo ni babandi dusangiye mama kiri kivuga ngo cyawe na mukase ngo yaragikosoye kigira ikintu cy'igitezi reka kiwe mama yamara kuza nkabambonye amahoro. Ni Imana barimo bambwira mama nkavuga bajye bambwira ku mwana mama agafata inkoni agakubita akajya akongera. Mama yamara kugenda bakambwira turamuhamagara umwaka umwe. Noneho rero ariko ngenda mbibonaho gake mama nawe niyoroshye ni wa mama wa mubyeyi uvuga ahagaze mu gasata ku muhima bakumva mama nuvuga ngo uri umusirikare ngo ufite imbunda muragicanga nubwo amaze gukura mizarya uretse Yesu wenyine wamugeraho. Ni ukuvuga ngo azagira mu rugo ngo nanjye narabibonaga ibyo bavugaga ati amazi ko mutarari kubugarara mu guserura batwa tugiye kubusonga akabara yamennye. Uyu mwera ko cyangwa ukajya kukuraho urushyi n'umugeri bikuriho ameza arya uretse Yesu wamugira neza. Niko yawatinda kumwita ati mwana berayo ameza arya imitima yose abana bose nabubatse nta umuvogera ameza arya tenya gikenyera gisumbagira ati niko mabera nyoko ndavuga utumva biturushye. Ni mama ndabo ameza arya numucikaje muri rya jenoside rero muri Gacaca reka sinakubwira baravugaga bati muvuga ibyabaye abantu bose bagacicika barahagurutse umva aho reka ndaharenze. Hanyuma rero igihe tugeze cyagiye tujya tugeramo cyo kwibuka abacitse icumu rya jenoside ryakorewe abatutsi. Ubwo rero tugiye kurya n'abana bose bari bubatse bari bahari. Nuko hazamo amakuru nyine y'ibyabaye. Mama tumumuretse kurya yari isasi y'ubugari n'inyama we biryoshye bimeze gutya twari tunashonje. Mwemuretse kurya nibutsa abacu umwana ava amate ko se mama iki gihe kizajya kigera ntawe uzajya uhagarara ntawe uzajya wicara ndavuze ngo mwemuretse kurya amabere yayo. Kuko bari bamuzi wari utangiye gukata abararekuye wari ubushyira mu kanwa akaba arabuciriye kandi umuntu ahaguruka aho yicaye agenda kuko nyine utinze gato isosi hasi n'ibiki byose. Ugeze hariya ngiye sigara nicaye bya bindi byanjye nitetesha. Ugeze nko ku rugi batetse twebwe ubonye nanda tugira ni ngonyo njye natangiye kurya mama ati navuze ngo iki muhu ko ndewe uri mu kumera nk'imbwa imira ijisho navuze ngo iki uhagaze hariya batetse nti ngonyo simbyiteho. Arangije mama aranyitegereza atari ko harigetse ati ko ntazi nakibuka so neza atarya so yari umututsi yari n'Imana ntago nzi ubwoko bwa papa ni buriya ni nyine nikireka ahari wenda ni nabaza wowe mukuru nyine se yari igiki afashe ya sosi na bwa bugarara bivanga vanze byose abikubise ku mutwe ati niko uri iki uri kubise navuye haza kumita nabe. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike
bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Kidashoboka kizwa neza ukurikirana ubuhamya neza. Mbabwira uburyo Imana itagihera kuri santima zawe, itagihera kuri nyoko wanyu na nyogosenge, itagihera ku byo wishingikirijeho, habe diplome, habe inshuti, abavandimwe. Iyo iza gutya kidaturwa irahatuza, hatari inzira ikayirema. Ni Imana yashakiye inzira Abisiraheli batambuka humutse. Ubwo merukana na mama warushye ntaruhuka. Kubivuga birananira mbwira Yesu nimanuka vuba uri hehe, nimanuka dore kuzakora ishyano. Agiye kubona ndahindutse, fashwe no kunigwa, ati abona habaye ikibazo. Atubaye iki, tukufashe iki? Ni nyine nari nagukunze. Ngo wari wagize ute? Ati ya mukobwa ufungura porotayi sohoka. Ndavuga ni Imana yavuze. Kirimo umuziki. Ni kabutura nambaraga bitaga kirimo umuziki. Ntiwamenyaga niba ari ikanzu, ntiwamenyaga niba ari ijipo, aho najyaga niho yajyaga. Arapfunikira, arangije aratokesha. Ahamagara abakobwa bashuti y'abagenzi be biganye, ati ni mu ntabara, tubaye iki? Ati hano haje uruntu, nkajya ndufasha nkagira ngo ni mayibobo. Ati ku munsi wa nyuma arambwira ngo yarankunze. Ati none, ati ndamwirukana. Ati none ndose ruje imbere y'igitanda cyanjye. Amen. Nk'uko yabivuze, ufite amateka maremare kandi meza yakozwe n'Imana, kubera yuko twagiye tubona Imana. Turi muri bamwe Imana yagiye iruhura kandi yagiye igirira neza. Ntabwo nateganyaga ko byagenda gutya, ariko ku mugambi w'Imana yo yari bizi. Nkagira rero ubuhamya bwinshi bw'igiciro bitatu, twabivuga ngo tubirangize. Turavuga icyiciro cya mbere cyangwa se ubuhamya buryo umwe, ariko icyiciro cya mbere cy'ubuhamya ni amateka y'uko navutse, y'uko nabayeho. Icya kabiri maze gukizwa, ibyo nahuye nabyo wenda ari byo ngiye kuvugaho. Icya gatatu nacyo gikomeye cyane tuzavuga wenda tugarutse Yesu natugirira ubuntu, naho nari maze gutabarwa, Imana ikangirira neza, ikantabara, ikampa umugisha, ikandiha umubabaro wose nagiye nyuramo. Hanyuma ndumva ari byiza byose. Amen. Hanyuma turere ijambo ry'Imana riri hano muri Yobu. Ijambo ry'Imana riri muri Yobu. Ijambo ibice bya 42 umurongo waho wa mbere. Yobu ibice byaho 42 umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Namwe niko handitse. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Ni Yobu wanditse aya magambo ubwo yari amaze kurwaho ibyago byose mu gihugu cya Usi. Inkuru za Yobu turazizi cyane. Ni umuntu wahuye, yabanje kubaho neza, agira ubutunzi, arahirwa muri byose, ariko hejuru y'uwo mugisha yubahaga n'Imana. Yubahaga n'iki? N'Imana. Gukunda Imana kwa Yobu cyane no kuyubaha ntabwo byari bishingiye ku butunzi. Yari afite umutima ukunda Imana, yari afite umutima wubaha Imana, z'agaciro k'Imana, bitagendeye ku butunzi, bitagendeye ku mahirwe yo mu isi. Gukunda Imana gusa kumva ko ariyo muremyi wa byose.
tandukanye n'abantu, hariho abantu bakunda Imana ari uko bafite uko Imana yabigenje, bafite uko yabikoze, yamuhaye akantu, amashuri yarangije, yamuhaye bwa buzima, akumva gusa akunda Imana, akumva n'ibyo ngibyo. Ariko Yobu ntabwo byari ibyo. Yakunze Imana mu mwimerere, mu bugingo bwe bwose n'umutima we wose, kandi anatunze, yubaha Imana muri makeya. Ariko Satani ngo ntiyabyishimira, ngo abonye yuko yubashye Imana kandi ibyo byombi abitunze, biba ngombwa yuko amusabye. Rero hari igihe burya tujya dusabwa Imana ikadutanga bitewe n'impamvu runaka, mu ishuri nshaka kutunyuzamo, mu buhamya se nshaka kuturemera tuzabona. Hanyuma hari ibintu byose bigenda bikubaho, si impanuka kuri wowe, nta nubwo bitunguye Imana, biba bitewe n'ubushake bwayo. Igitabo cya Yobu. Ariko hanyuma ageze igihe Imana igomba kumugirira neza, ngo iramwunamura, ngo atabaruka nta mwotsi, atabaruka nta mugayo. Haleluya! Atabaruka ashima Imana ye. Hanyuma ngo imusubiza ibyo yari yaranyazwe, imukubira 4, imugarurira abana n'ubutunzi. Arangije nawe arandika neza, aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Mwakira ijambo ry'Imana. Navukiye mu mujyi wa Kigali, wenda ku buhamya nubwo tutaburangiza, mvukira ahantu hariya ku Muhima. Mvuka ndi umwana wa 5, ariko kandi mvuka ndi umwana wabyarwaga n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo. Mama wambyaye yari umukozi wo mu rugo. Muri urwo rugo nyine kwa kundi umukozi wo mu rugo ashobora kubyarana n'umugabo aho ngaho. Hanyuma antwita, arinda mbyara muka data, wenda mvuge umugore mukuru atazi yuko mama atwite. Yagiye kumva yumva uruhinja ruririza aho ngaho, ahamagara mama umuja wenyine, amuga ati se atuye umwana, umwana urira aho ngaho, ati nabyaye. Ati se wari utwite? Ati agira gutya, ati mumbye rimwe kabiri nakikubonaho. Ubwo mama yasohotse atyo, nakuze namuzi, namumenye ejo bundi 97 nyuma ya jenoside, ngize imyaka 23 hafi 4 gutyo. Hanyuma mukadata araza arandeba, urumva n'umugambi w'Imana, ngira amahirwe niyajugunya hariya, kuko niyo umuntu wari umbonye bwa mbere, ngo abona, ubwo numva namenye ubwenge, bambwira uko byagiye bigenda, ngo abona ndi igihinja cyiza giteye amatsiko, cyana cy'ikiyobe cyiza ukuntu. Hanyuma Imana nibura hinyuza, afata atyo nuko ashyiramo. Hanyuma rero andera atyo, nkura gutyo, ntiyabakinyishe, nimumere Imana icyubahiro. Amena. Hanyuma rero ubwo namenye ubwenge wacu ari abantu bakomeye cyane. Papa yari afite imodoka 6 tamangazini hariya muri quartier commercial, imiryango 2. Ku bantu baza amateka y'umujyi wa Kigali imbere ya jenoside, hari munsi y'isoko rya Nyarugenge habaga bare yari ikomeye cyane bitaga Runa. Iyo bare rero yari iwacu. Hanyuma ubwo urumva menye ubwenge gutyo, ishuri rya Gardienne na primaire tangira hariya ka Kigali. Ariko muri uko kugenda menye ubwenge, ndeba no ayo mahirwe n'uwo mugisha Imana yatanze, mbona ni ibintu byari bikomeye cyane. Hanyuma uwo mukadata ari umugore wa papa mukuru cyane, akaba ari umuntu wasuzuguraga. Yarasuzuguraga mukadata, yarasuzuguraga cyane, arabitwigisha, arabidutoza. Mukadata yaragusuzuguraga ukwishima ahantu hatakuriye. Yarasuzuguraga cyane cyane, dukurira muri uwo mwuka. Wamusanga mu mangazini tumufuka w'umuceri nangahe, ntiyarazi kuvuga ngo ubona aravuze reka data, kugira ngo agusuzugure neza. Umusatsi yaragukururaga, akagira no mu maso akawumanurira hano, hakagaragara nk'ijisho rimwe, irindi gice wareba neza muri ko twari ukajyaho ni diamond yicayemo. Nuko wamubaza uti madame umufuka w'umuceri nangahe, yavugiraga mu mazuru nyine, avugira mu mazuru. Twakubajije tuti umufuka w'umuceri nangahe, mubaze umuyaya ntabwo nzi igiciro. Urumva nicyo cyabaga kimwicaje aho ngaho, aho abantu bazana amafaranga agasubiza uko ashatse. Wari umurenga uteye iseseme. Noneho ubwo umuyaya yavugaga ni muramukazi shangazi,
yicaraga musuzugura, ati ujye ushyiramo metero, ese waje wakarabye, ubu wisize kandi nawe ntacyo abaye, urumva nyine urumva, ariko akahora agira gutya amwigiza y'ukuntu. Noneho undi yamubwira ati se kuri ari mu gutaya yakiriye abandi, wagerageje ukatubwira igiciro, akagira wa musatsi we neza gutya ati aturumva igihe wasakurije nk'inyoni mu giti, jya kugurira ahandi. Ariko kubera nyine uwo Imana yahaye ntibaburaga kutaza. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye nubwo yahinga mu mpeshyi birera, Imana ntigendera muri ibyo ngibyo ngo arakiranirwa umunsi azabibazwa n'umwe. Haleluya. Ubwo akaba twari dufite umukozi ushinzwe kureba ko twifubitse saa 12 neza, buri mwana wese ni jaketi ye. Nimvuga kwifubuka utagira ngo niba abana bagize imyaka 3-4, bamwe barageze mu wa 6 wa primaire, inkumi n'abasore bakingingira kwifubika. Hanyuma umukozi akajya gutya atifubike kwa kundi abana b'abakire barushya. Burya abana b'abakire bararushya we, ariko burya si bose, ariko harimo abarushya. Narahanyuze neza neza neza, wamuhaji ndashaka fanta, ndashaka yawute, ndashaka amata, akabizenguruka akabishyira hariya. Numbaza iby'Imana n'abantu. Ubwo rero ubwo ijaketi ukabijugunye hariya, mukadata yaza bati niko muko uriya mwana ko atifubitse, bati ngiye nta kuntu nabigenje rwose, nawe mubaze namuhaye ijaketi yanze kuyi, batigira hino umwana arwaye umusonga. Ubwo ariga mu wa 6, umuto muri twebwe yarageze nko mu wa 4 ya primaire, urumva ni inkumi rwose. Ubwo agafata ugutwi kwa wa mukobwa ati kuki umwana atifubitse, agagukurura, atari kuri murambabaza, kuki umwana atifubitse, kuki baragukurura. Umukobwa agasohoka yereka abagenzi be bati ni mundebere kuracyariho, bati kurahari, bati ni mushakira igikapu, akabasohotsa atyo. Mukadata akabageze muri cuisine ati niko se muko mbwira iyi sosi watekaga ni imbwa watekeye ni ipusi. Ubwo isosi iri kuri cuisinieri kandi ni ibisanzwe kubera agasuzuguro gusa, batariko nibyo birungo mwasigiye ni ibisanzwe. Igira hino ni imbwa watekeraga do. Ubwo irimo gutogota akabagize gutya no mu maso ya wa mukobwa akabarayimushiburi, akabarahiye. Papa niyavugaga ari umugore umeze gutya, uravuga ngo nta mugore wasuzugura cyangwa nta mugabo. Yakurebaga atya ukagira isoni, ukagira ngo wisobyeho, kaguhanga ijisho afite abazimu mu maso kuva hejuru kugeza hasi, ukagira ureba urya. Nuko yarakoze. Hanyuma imodoka twatemberagamo, data yaranditse ngo abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Hanyuma twatambuka abana bo kwa Simoni bavugaga ko ari muri 5 ba mbere muri cya gihe cya wa mugabo bitaga Majyambere Silas. Majyambere Silas muri za 74 na 5 kuzamuka. Umuntu wa kabiri mu mafaranga yari umugabo bitwaga Munyambuga, wa gatatu ntago mwibuka neza, ariko wa kane yazaga ari Ndagijimana Simoni. Burya akabuga Feliciyane nuweje ubundi muri 80. Ubutunzi bwe bugaragaye ejo bundi muri 80. Hanyuma iwacu bavuga ko turi abakane, dukize ibi bidasubirwaho. Hariya Kivugiza, Inyamirambo, Gikondo, Nyenyeri, Ibipangu, ngayo nguko. Noneho papa ati tujya gusura iwacu iyo papa avuka kwa sogokuru, iyo niyo za Gitwe. Buriya abantu bari bagize umujyi wa Kigali 1/2 ni abantu baturukaga hamwe, abo ba Majyambere Silas, ba Mirikorine, ba bariya bose ba Rubangura, niyo za Gitama baje bacuruza amacaguwa. Rero birabahira, Imana irabazamura bazamuka gutyo. Iyo za Nyanza za Buhanda niho tuvuka. Noneho ubwo twajya nyine gusura kwa sogokuru, nko kuva hano wenda ugiye kugera Sonatibe, mukadata akabwira papa vuziho n'abaturage bose mve ko waje. Papa gatangira ukajya ngo n'abajepe batambutse, wari uvuye kuvoma injerekani igahera ku mutwe, wahingaga isuka igahera hejuru. Ibintu biragira, ibintu birakomera neza, induru ziravuga neza neza neza. Kwa sogokuru hari ahantu mu gasantere, ubwo imodoka igahagarara aho ngaho. Mbibutsa ko ubukire bwa kera butandukanye n'ubwubu, bwari butara nyine benshi cyane, barabakire biyubashye bake bake. Naho ubona twese dusa nkaho twakize, ubu ntawagukanga cyane. Wabonaga imodoka igeze mu cyaro ukajyana umuzungu utambutse, abantu bose bagahagarara bakamera batya. Noneho ubwo tugahagarara aho ngaho, abana bo kwa Simoni turi inzobe zererana, umuriro waragendaga tukimurika. Umwana akamenya aho ahagaze, umwana akamenya aho undi ahagaze. Inzobe kubera imibereho myiza, kubera sinakubwira mukadata yarabyibushye ukuntu, yambaye urukweto rwa ntushingeho, afite ukuntu ateye neza. Arigiye Imana iguha n'igira ikintu kwima.
ntigire ikintu ukwima ikaguha amafaranga ikaguha ubwiza. Hari uwo duherutse guhura aravuga ati ko mujye mundebera namwe koko Imana inyima amafaranga inyime n'ubwiza nimurebe ukuntu ndeba. Ibi bintu nge nzabibaza Imana. Nuko hari igihe rero Imana ikuha rwose ntigire iki pe, niho byumva uhore yageze nawe ahari bisa nk'ibimuteye akantu. Aririmba ya ndirimbo itangira ati naba namwe mwigirira Imana musanga inzira yaraharuwe. Twagire muri karitsiye ubwo abana bo kwa Simoni tukaguma hafi y'iyo modoka, muka data akaguma muri kabine mwe imbere, papa agasuza nyogokuru na sogokuru bari bakiriho, barumuna be bose, abaturage bose bahuruye. Turareba gutya nk'abagiye muri pariki, muka data isesemi yamwishe ameze gutya, abaturage bareba, bodaboda zari zitaraza. Agatangira arafite umukobwa witwaga Nataliya mushiki wanjye, ukumva Anatali karame mami. Ese abantu binaha bambara amakanya, mama amakanya niki? Yego mana, igitega abaturage batambaye inkweto. Ubwo nyine amakanya yari amano. Ubyumvise akaba agiye munsi y'urugo, yavaga ari uko twongeye guhindura. Nyirabukwe nguriya akamuhereza imitwe y'intoki, sebukwe akagira atya. Abantu bose bataka uriya n'umugore bwabo ubutunzi, ugize atya ati batese muravuma kwasi. Numva ahantu bageze ntashobora gukena, cyakoze urupfu nibwo rutaburana. Naho umuntu Imana yarabahaye nuko nyine, ariko duteye isesemi neza. Noneho ya modoka yigira gusaye, cyagiye imvura igwa, twagiye ahantu mu cyaro, irasaye iherayo pe, hafi no kurenguka. Haza abantu bayisunika, papa ati mu abana muvemo, imodoka urabona ihagaze nabi. None se dadi turakandagira mu byondo. Fata inkona kubita tuvamo. Kobwa umwe yarageze muri segondere wa mbere ifura y'iwacu, ari uko twese nta muto nta mukuru, dukandagira mu byondo turi muri akoze ageze kuri muka data. Va murabona ko imodoka yahengamye byarangiye. Ntabwo nakandagize urukweto rwanjye mu byondo, shaka abantu babanze banerure. Mbarizo mwegeranye ngo urimo urakurikira ubuhamya. Umubwire ngo nakabura imvano. Imana nishimwe, bayisunika ameze gutya, ntiyajya hepfo y'umuhanda. Ngibyo turakunda turaza. Ubwo n'utuntu twagiye tunyuramo aho sishaka no kuhatinda cyane. Shangaza aza gushaka kuko byaje kunaniranwa nawe, abwira papa tumva rero umusaza wanjye wanzanye ahangaha afite diplome yanjye, nari meze neza afite akazi, ariko muramukazi wanjye niba ari inyamaswa niba ari iki sinamushobora. Acaho aragenda, akoze ubukwe muka data ntiyabutaha ngo nubwo abakene. Papa n'abandi bana turabutaha, yashakiye za Kibungo. Ariko kuko bakundanaga aje kubyara, biba ngombwa yuko papa ajya kumuhemba n'izindi nshuti. Akora kuri muka data, ariko se muramukazi wawe mwarakoranye muri uyu mujyi wa Kigali, ubukwe ni wabutaye, tugiye kumuhemba. Abantu bazajya bamerekiza bazajya bavuga yuko nta mugore ngira. Harya yavugaga iteka ryose agira rye, ashinga yose imbere papa. Harya yashatse bati njya mu moto kurahabona. Turagiye no mu Gisaka iyo za Kabarondo niho shangazi yarashatse. Tugeze rumva yaramuzi, batugiye guhemba nyine shangazi aza twakira nyine n'iki muka datagira atya nkuru. Ntibaherukanye ntibagize gute, uraheriya shangazi twagiriyana, uraheriya undi ati yego. Eshe wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Washatse mu giturage gisagira cya ndata, ariko ntabwo ari nk'Ikigali niko hazi. Umugabo n'uwese ko ntatashye ubukwe batunuye baramukije. Se washatse umutwa
umugabo ashangaza agenda atya sinzi wamubwiye ugiye kugwa mu mukingo agaruka atya. Nuko yarakoze waramuramutsa guti mwaramutse Deri, mwaramutse, mbere yo kukwikiriza akabanza agaciro. Wamusanga ku kazi cyangwa se no mu rugo wayikwako n'umuntu yitsamura imvugo yo murayizi nyine uturakire, wamubwiye uturakire mama iririri yakwitsa muti tse urakire mama iririri. Abaga imbwa yitwaga Makasi rero yigeze kujya gutya barayirekura batabizi, haza umushyitsi arinjira ibiramwahiye, yaryanaga kuba iyo mbwa. Nuko atari ko imbwa yanyirandiye mukanda atari ku rubaraza bireba nk'agafilimi, habe kugira gutya ngo ahindagire gutya iramusimbukira imwahira ikingiki, batirande ni muntabara umuzama wari uva inyuma aza kuyimukuraho. Mukanda ati iramwomura aho kugira ngo agire ikibazo kw'imbwa iri umuntu arangije, erega yagusuhuzaga ni wari umaze iminsi utagera aha, yagusuhuzaga. Umuntu yagize ngo yamusuhuzaga. Ibyo rero biratumbagira, ariko ndagira ngo nkwibutse nk'abantu twamenye Imana ishobora byose, uko wazamuka cyane ni nako wamanuka cyane, kajya hasi neza kubera Imana ko yari ifite ufunguzo rw'ibintu byose. Niko wamanuka agera hasi cyane neza. Burakeye sogokuru rero ibyo by'iwacu mbivuga ugira ngo ni nk'agafilimi. Burakeye sogokuru atariko agira ati ngo hari mu kagoroba abandi basaza bari kumwe tubaye kimuze bati umukazana wajye mutekereje ikirungurira kirazamuka, ati nuko nyine mwarashatse ihangane, ati wa nta kwihangana, atubonye ngo azina hangaha nta kabyeri nta gakote k'umusaza naramubyariye umugabo mbe n'umuhungu we sinzi ibyo yamukoze, ati batese uzakora iki, atumva batese ufite nyabingi uzabasaza, ati nta nyabingi ngira, atari ko icyo ngiye gukora nk'umuntu ukuze ati kizabafata. Ngo n'ubuhamya buguhamya bugera imbere yawe kugira ngo ugusuzume imyitwarire yawe hagati yawe n'Imana cyangwa se hagati yawe na famiye n'abaturanyi. Sogokuru rero ngo abwira akuzukuru k'akana ke ati 12:00 zize kugera, ati izuba rirase ku gasozi wabyutse umbwire. Akana ngo mu 10:00 karahagarara, nyogokuru ariko suri mu biki, ati hoya yewe Deri nuri hari i Kigali, ndashaka umubona mu cyaro, ati cyangwa ugiye gusara. Akana rero ati Yesu goko, ati izuba rirarashe. Sogokuru ngo arabyuka n'akabando ngo yitegera rya zuba, arangije avuga amazina ye yombi, ati nitwa Kajangwe Stefano, ndi umusaza w'imyaka 81. Simoni ndagije Imana yashakanye na Mukandekezi Derina, ujye ubura gusenga n'udasenga imivumo izagufata, ibyo birakureba. Nta kindi gikuru umuvumo uretse kwisha muri Yesu. Ngo yitegera agasozi ka Gacu iyo ngiyo za Nyanza, aravuga ati izuba rirarashe. Uko rirashe niko ubutunzi bwa Ndagije Imana Simoni burashe. Mukanya izuba riraba rirenze, uko izuba rirenze niko ubutunzi bwa Ndagije Imana Simoni mburengeje. Dore mbukomye mu nkokora, ndabuhenenda umuhennyi, munyujije hagati y'amaguru, mbucishijemo agira cyarabujugunya, abaraburengeje. Nta mezi 2 twamaze mu mujyi wa Kigali, nguko ngo iduka rirahiye, ngo imodoka iraguye, abiba bariba. Umuntu bita Shejoni hari abamuzi Kicukiro hano, tujya dutanga ubuhamya tugashyiraho n'ibimenyetso. Ushaka kumenya amakuru ya Ndagije Imana Simoni wazabaza uwo mugabo, kuko barakoranaga, kugira ngo n'amafaranga niho yayakuye kuri data. Turakena ibintu byose mu mujyi umwaka urinjira, ubutunzi bwa data na famiye papa bagamo. Hajyaga haza ba data bacu ngo baje gusura mukuru we, Mukandata akagira gutya ati mbararwe kabiri warenze ku kiraro cya Nyabaro, ngo data wacu akirukanka nk'ihene, nk'imbwa yirukanka n'ihene neza, ntawe yakiraga. Hari uwaje amuraza hanze n'umuzamu, buracya papa atarahari. Bukeye nuko atese ati Mariko, ati kutamwakiriye, ati Mariko n'ubwa mbere mubonye. Mariko mwene mama tuvindi imwe nagumuzi,
ndabona ari ubwa mbere mariko unkurikira Simo ntukanesha umutwe ese undi abo bashumba bajya he Simo abo bashumba babajya hehe undi ageze mu cyaro ati se ubundi agusanga mu cyaro akagusuzugura wari kumusanga i Kigali none akagira ati ubundi mwa muri mu biki ngayo nguko turakena turasufura umuvumo wa sogokuru uragiye ubyiga tumva urabisiribanza ugeze mu maduka ngo nk'umuyaga ugeze hera mu bakozi wibye miliyoni 2 utwaye imwe utwaye 3 za kera ni nka 10 z'iki gihe mbese ibintu barasahura papa nawe indaya ntizimworoheye indaya imucurwa umva zirasahura noneho gato cyane leta ati mwishyure ya misoro ya komine ya kera mwishyure ideni rya credit bigiye batinze gato ya leta ngo ibirinjiye kwa Simoni irakukumba nta kidashoboka kizwa neza wakijwe neza irakukumba neza dusigarana akamodoka k'Toyota papa kadupakiramo bati bo ati Kigali tubuza amahitamo ibipangu kivugiza igikondo nyenyeri byose barateza byose umva barakubura twinjira mu modoka twambutse ikiraro cya Nyabarongo baduterera ya ndirimbo yabyumvore urabeho mugenzi wowe ushoje urugendo ukabusiza subwo nkukugiye ya myenda wariye utabarutse utayishyuye kandi warayihuguje cyo genda amahoro wari umurozi wica dore wari igisambo wari umwanzi w'amahoro kwirata no gusuzugura none urigendeye baraduha Bibiliya iravanga uko wagenje niko uzagira gute niko kuzagenzwa kandi akebugereyemo niko uzagererwamo turagiye tugera mu cyaro tutamenyereye abana bo kwa Simoni inzobe ziraha imyenda wambaraga umwenda mu gitondo ukawuvana muri mugoroba ukambara undi ibintu birahinduka Imana ati havenze nkwereke ntacyo murabona itwoherereza umuprofe tuhuriyeho nk'abanyarwanda tuziranyeho twese umuprofe witwa iminsi injira kwa Simoni idakomanze irabanza ihera kuri Mukadati yarafite ukuntu abyibushye agenda gakeya abamutinyukaga bajyaga bamubwira ese urarwaye imitsi hoya niyo ngendo yanjye agenda gutya ikibuno kiri hariya akijugunya i Nairobi i Mombasa Tanzania u Rwanda Kenya Uganda agira atya koco mazi iminsi irabanza iracyegera iragiharura iragikamura iminsi Yesu ayihishamo irakamura yari afite ukuntu yari muremure mu maso maze iminsi iramuzamurira amano ihombanya gutya uzi uko Imana yaguha indi forme ishaka Imana yaguha indi forme neza utavukanye neza ikagupomba twagusanga ro Faisal umeze gutya ndamuraho n'amahoro kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kugira gute kujijuka ibindi ni mubireke kubaho Uwiteka nirwo rugero rwiza Imana iramukamura ya mafira yakamura ya nido zambutira kamura igeze kwa bwana bwo kwa Simoni noneho bwo wa mugati usize marigarine usize ubuki urabura dore bwakirinjira yanutse ihagaze gutya ishinyitse ireba irya bwake rero nyibona ukubiri kera nuko hari wenda yanacitse simbizi hari bwaki umwana yarwaraga agatukura hari n'indi yabyimbishaga umwana ariko adatukuye yose rero twari tuyifite hari gutukura no kubyimba amaso avayo Imana itugenza gakeya igera no ku myenda wakwambara imyenda ukabura isura y'umuntu ati imyenda nawe ndaje nkikemure wajya kwambara umwenda ugasanga imbeba yariye ahangaha cyangwa ahangaha ugashyiraho urushyi bagutumye umunyu kuri butike Imana iratuzengereza Mukadata afata isuka ajya mu kabande ajya guhinga arahinze mushu yarahinze yajya mu kabande arahinga neza abana bari bakiri ku ishuri bamwe batangira kuyavamo kuko twageraga ku ishuri ukumva badukubise ibikuta ese we ya modoka badahambana mwayishyize he twayishyize Kigali ubutamome kwacyo Kigali muzasubira Kigali ryarize
ntabwo tuzasubirayo papa uvuga ko twavuyeyo. None se wajya gukina umupira umunyeshuri akabwira undi wiyeranje icyo cyane cyo kwa Simoni ku buryo kidakora kuri uwo mupira we kitatwanduza bwaki. Wajya gukora ku mupira akabaguha uw'inyuma baradukosora, uw'imbere baradukosora, amashaka y'Kigali yose atuvamo, uwo hirya ku ruhande baradukamura neza. Imana itujugunya hariya turekera tureba. Ubwo ijambo ryayo ryarambwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera, kwibwira ko mpamwe nawe rwose. Kandi Imana ya Isiraheli muramenye ntinegurizwa izuru. Oya, twicajwe ahangaha n'agakiza nk'agakiza k'umwami twahawe k'ubuntu, tugatware twigengesereye rwose. Amashuri tuyavamo neza. Kadata afata isuka ajya guhinga, sinzi umuntu wahaye akanya na papa, aramubwira ati nukuri ugikize ntinakwakaga byeruka yima, iriya nyana ni kuri zakamira abana bawe. Ubwo ninjye watangiye n'umuruho wo kugira gute, wo kujya nkaragira. Mukadata ahinga mu kabande, nanjye nicaye hariya n'ibikabutura bimeze bitya. Hanyuma rero abagore babiri bamunyuraho, yajyaga bazengereza cyane, nawe yajyaga mu cyaro nyine, basa nkaho bamugarurira bamugeraho. Urumva umuntu arimo arahinga hano hari akayira k'abagenzi barihagararishwa, nimba ari bavuye hakurya babirepese ntumbaze, nanjye nari hafi aho ngaho. Umwahamagara undi, Suza Karamatari, ndebera uri hari Mukasimoni uhinga cyangwa reka ntabwo ari we. Gusa Derina yahinga. Derina ari i Kigali mu maduka, isuka ayishyira hasi akizwa n'amaguru. Numva umugore umwe ati kama musasi wa Ndagara, kama musasi wa Ndagara. Haleluya, 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 haleluya. Neza iminsi iramugendana neza, natwe abana bwaki tugeramo birapfa biranga, ibintu bibindi turagiye turarindagiye. Imbaraga z'Imana zitugeraho, ubuntu bw'Imana butugeraho. Nuko bajya gukura ibijumba, reka da, twajya gukura nk'abandi twarahingiye rimwe, Imana iradukurikirana no mu butaka ishyiramo umuvumo. Haza ikijumba kikaza ari umuzi, abandi bakaza ari amahunge, atari igihe cy'inzara mu gihugu. Twebwe twajya gukura kakaza kameze gatya kugira ngo itwigishe ahantu hose. Abo hakurya twahingiye rimwe, se ko twahingiye rimwe byagenze bite ko ndamutejeje? Tuti ntabwo tubizi. Bagakubita igitwenge, ukumva umwe ateye indirimbo zimwe zo kuri radiyo. Wahinga nk'abande bakeza ukarumbya, wafumbira cyane bikanga bikuma, intandi gaseha inkwari gahaga, icyangira Simoni gitera gahinda. Kandi wa muhanzi siko avuga, ariko kugira ngo batwumvishe. Ibyo birarangira, waca ku rugo nk'ahantu w'abaturanyi, uri umwana wo kwa Simoni uri mu kugenda n'igikabutura, wenda nka 8 bari mu kubuguza cyangwa bakina amakarita, n'igikabutura wabageraho. Sigaye ndi umuzungu, sigaye nitwa Patoro, abana banjye ni babiri, Natalia na Etienne, barya ibisuguti, baba mu mujyi wa Kigali, bameze neza cyane, ariko iminsi ni mitindi, dore uko bikanuye, dore uko bireba. Tukiruka tukibaza tuti Imana watabaye. Turasufura Mukadata atangira kujya nyine, atangira gucuruza ubushera. Iba kuva muri quartier communautaire ukajya gucuruza ubushera. Ubushera uje kubusogongera uze guseka wiga, uje kuwowe ati banzume numve deri buraryoshye, ntabwo karekuye karoroshye. Bati nagize ngo agakomeje, ukagira ngo arimo arashima wenda ubushera, naho arimo aramubwiriramo nizere ko akarekuye. Ibyo biragiye turagiye tuba gutyo. Ariko igihe kigeze Imana iza gutanga umugisha, kuko Imana si nk'abantu. Hanyuma iza kutugirira neza, idushyira aho ngaho, itanga umugisha mu butaka. Imyaka noneho iraza, ishyira urugabaniro hagati ya Kigali n'iwacu. Marayika ahagarara ku giti kuri Nyabarongo. Abagiye begera data bati wagarutse tukakwereka ubundi buryo, reka da, arabananira ati yasingiye gukoreshwa nkuko nakoreshaga, ubwo byararangiye. Ariko ntabwo yari we, yari marayika. Birangira gutyo. Hari umuhanzi twahuraga kuri Radio Rwanda, nanjye nari umucuranzi, yajyaga uririmba kera indirimbo ivuga ngo
hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakira nyuma bagakira. Wabibona utyo bikakuyobera, numenye rurema ibyo yanditse. Umugisha burya uravukanwa. Hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bakagira bate? Ntumenye ibyo rurema yanditse. Tubaho ngaho muka data atangira kunyereka, nakuze mpamagara mama, narinze ngira imyaka 17 nzi ko mama nyina imyaka 14 nzi muka data ko ari we mama. Noho rero natangiye kumenya ko atari mama, tangira ndebera indi jisho. Navuye mu wa mbere ngira mu wa kane, ntarabu wa kabiri. Bucye arambwira ati ntuzongere ku wa mbere, ntuzongere ku wa mbere, nako shaka kuzongera ku wa mbere. Nibwo impamvu ambwe gusongera ku wa mbere. Hatangira ati umwana we kinyendaro, dore uko gisa. Biratangira biracanga, abandi bana bakagenda bondoka, ariko ngiye nkagumya guhezwa hasi, bwake igwingira, nkakoreshwa imirimo. Nuko abantu baza kubaza data baturiya mwana ntabwo ari uwaderina, bati hoya. Batati turabibona koko. Ati none se ko turamukasa mwishe wa nyina ntabwo uzi aho aba, bataba i Kigali. None se wamushyiriye nyina ko bimeze nabi? Bati ni kuriya nyina. Kada tarapkinagaza, nava ku ishuri batijya gutashya, naba nicaye batijya kuvoma, nabavuye kuvoma batijya kutu ahuri nkagenda, dore ko kireba sinicare simagarare nkawe umutima ugahora umeze gutya. Bukeye noneho akabwe ati wonge ko ni nabaye wa mbere. Nakubwiye ngo iki? Akabafasha amatwi akarakuruye, ni ntabwo nzongera ku wa mbere. Ibintu biracanga, barimo barahaguruka, abaturage barahaguruka. Nubwo yakennye bwa bugome, ikintu kimara ubugome cyangwa se kimara kamere, n'umugabo bita Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine, nta kindi. Yakomeje bwa bugome nubwo muri ubwo bukene n'iki byose. Arapyinagaza akajya afata ikijumba akamamagara amazina yanjye yarayaretse, akajya amamagara Rujonjori cyangwa Rumendi. Ndi hamwe muri metero 20. Rujonjori ni Karame, ndi mu bandi bara ndi mu gukina. Rumende ni Karame, hano vuba. Ikijumba akagifata akagisyonyura ryafufa, akajya gutya akarisiga ku munwa hose. Ikindi gice akambwe ati gifata ndakubwira igihe ukiririra, nkahagarara nk'urwaye imbasi. Nkahagarara gutya ndwara n'isazi zikijyaho, yakumva papa aje ari nko ku irembo, ngaho nikirye kandi yaka. Papa yasanga ifu ibijumba biraha hose, batize uyu mwana. Nibyo njya mvuga Derina ngo yakira bwaki. Yakira bwaki ate? Mwana arya ibijumba kuva mu gitondo kandi nyibonye izuba rirenga. Najya kuvuga uko byageze muka data agahagara inyuma ya papa, tugahuza amaso akajya gutya. Nkahita ceceka. Undi akamamagara, nkabyumagara imbere ye, akabamwimba izo ndirimbo zabyumvura, akazivuga n'indi magambo, nkagira ngo ni ikindi kintu kizagiye kumbwira. Naba ngiye ahagarara hano, ni nahageze. Dore uko gisa, dore uko kirora, ikinyendarungo nicyo sahaha, sa nk'inkoni iteka, kino ni kizungwe, erega umugisha uravukanwa. Abana be, mama uzi kuririmba neza, namwe maririmbire. Naba namwe mwigirira Imana, musanga narababyaye neza. Samashuri sinamasengesho, ahubwo n'umugisha gusa. Naho iki ngiki dore uko gisa, dore uko kirora, urunyendarungo nirwo. Ariko byararenze, narakuze. Ni mumere Imana icyubahiro. Byararenze, narakuze. Imana nishimwe. Narakuze. Icyo uzaba cyo naho kijya kirakurindira kikagutegereza. Abonye ko nkomeje ku wa mbere, amvana mu ishuri. Zamura amaboko ubwira ikigo cya Nyabinyenga, niho twigaga. Ukibwira uti bye bye, nyisezeraho gutyo. Mboneza y'inka, inka nirwayo. Ndagiye ndakubitika, imvura yagwa. Bati ntugacyure, iyo mvura si yo kujya kugama. Ndagiye nduma. Aba mama nkamwe kwa kundi mwareba umuntu umwana bagahenda kakabica, barahaguruka bati umwana agiye gupfa, turi ababyeyi. Muka datarabasa uravuga yari intare y'ingoro, reka wawe uvuga ngo ni intare y'ingoro. Amezi atya arabasanza, bati ubwo nategereza uruje, ubwo napfa azapfa nyine, naba hazabaho. Nkajya mporaho muri izo ndirimbo z'amaganya. Mwene wacu ari naho nakurije kuririmba, yaga indirimbo ivuga ngo
unkunda yanganduje ukuri nawe unyanga amenyereza ububi mazambuze epfo na ruguru atubikirwa imbehe nahoze ndira ngo kasida kikahorana indirimbo z'amaganya. Bukeye rero jenoside nibwo yateye, njya guhungira kwa nyogokuru. Ngeze kwa nyogokuru akajyamo amata, akajyamo igi, akanogosereza, yirengagiza ibyo twajyaga tumukorera. Buriya abakecuru n'abana beza, wahuye n'umukecuru mwiza, wahuye na marayika. Mukecuru akajya nogosereza igi ishyushye ikamiweho, yabwaki igenda irigita bigenda mvamo umuntu, yanzobe ya kera igaruka mba ndakize, mba mbonye umurongo. Mukaza atamusiga gutyo, icumu ryo ndirukuka gutyo, ni mumera Imana icyubahiro, yarahabaye yarakoze. Hanyuma rero ubwo jenoside yateraga, imaze gutera hahungira umuntu, kwa kundi ushobora kuturana n'umuntu mu cyaro ni Kigali wahagira mugaturana. Yari aturanye na data tugikize, yari umumama witwa Gasteriya. Hari kwa nyogokuru ati si uyu mwana, ati ni umwana wa Simoni yavanye i Kigali. Ataragira ibuka ko Simoni umuhungu twari duturanye i Kigali atafite umugore. Ati se bameze ate? Ati iminsi yamucishije bugufi. Ati none se uyu mwana yamuvanye i Kigali, uyu mwana mukase yaramwanze na se yaramwanze, agize imyaka 20 ningahe n'ubu simbizi umwana rwose, nanjye ndimo ndarenga ndisaziye sinzi uko azabaho. Atari ko nyina wa Etienne nari muzi. Mukecuru ati ngo iki? Ati nyina wa Etienne nari muzi, ati ari umukozi aho ngaho ku muhungu wawe afite na musaza we muri iyo bare bitaga Runa. Ati najyaga acomoka tukaganira, nyirabuja atamureba akambwira ko avuka ahantu ijari. Ati none uyu mwana ati bigenze neza, ati yazabona nyina. Mukecuru ati kugiye kugenda, ati waretse nkamushakira agatike mugategera igatagara mukazashaka nyina muri izo ce, yamubona ko Yesu yabakoze. Ati nukuri nzagende mu cyumweru gitaha sinzamusige. Tuba turaje tubanza guca yari atuye Igikondo, tumara nk'icyumweru. Arambwira ati ndibaza tumaze kuruhuka, ati nkurikira tujye gushaka nyoko aho yababa. Turagiye nyine, ntabwo se umumama aracyariho. Ati kireka jenoside yabaye ariwe yabaye yaramuhitanye, ariko abaye akiriho wahabona nyoko mama wawe. Turagiye muri ari imbere muri inyuma, turagiye no mu Gasata hakurya kiriya kiraro. Urugo rwa mbere atangira abaza, yarazi izina ry'umuntu mukuru ntiyayoberwa uwo yabonye. Ati nta muntu gutya witwaga Bernadette Mukangira, ati wavurukaga ahantu bita ijari. Bati kandi mwahageze? Bati n'urwo rugo rukurikiyeho. Nese yabakiriho atarahari rwose n'ubanyuza ahangaha. Sitera tubonye nyoko rero. Ntariko se ubu nibyo ni cyangwa nukubeshya? Ati wowe ceceka turinjiye. Sitera nk'umuntu mukuru wigeze abona undi. Ati ya foto buriya turane we nyoko uri hariya, kwa kundi foto muzishyira muri saro. Bahamagaye abana bati mama hano ari he? Bati yaragiye. Ati mumuhamagare mubwire ko tumushaka. Aragarutse. Sitera kimubona abarasetse. Ati se kuri mu guseka. Ati rero ati duherukana kera muri 78 gutyo. Ati ku mugabo bitaga Ndagijimana Simoni wari umukire. Akivuga gutyo mama atera akajisho. Ati none ati ntubaze byinshi nyine. Ati yone ati hoye umwana wanjye yari umuzungu, yari inzobe, urajya kwariza mu buzungu. Ntuzi ko iminsi yageze kwa Simoni barakennye. Ati none se ni wa mwana? Ati ni we nyine. Sitera atetse na tubona inyoko. Mama barafasha cya nanjye mumufasha gutya, turahoberana turabyina. Nimuhereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi. Yarakoze we. Turaramukanya induru ziravuga. Ati yewe ati ni wa mwana wanjye. Ati ni nanjye nuko abari bakiriho basaza be batagiye batapfuye nyine arabahamagaye abaturanyi. Ati umwana ajyaga mbabwira w'umugabo bitaga Ndagijimana Simoni wari ukize. Ati dore nguyu. Induru ziravuga abantu barahagarara. Ati mukangira umwana umusore mwiza gutya. Ati kuki? Ati none se ko yari afite mukase w'igisimba akagira na se yari yarambwiye ngo niza kumutwarira umwana ngo azantemagura. Ati mwabana mwati Yezu. Mama rero n'umugaturika. Ati Yezu arakoze. Ati Yezu anzaniye umwana. Yezu ashima Yezu we. Ibyo birarangira. Hanyuma rero mba mbonye mama. Siteri yasigara cyagenda ati ntabwo twaba tukijyanye. Inkuru zigera kuri nyogokuru ko nabonye mama. Aza gusaza azi ko nabonye mama. Mama mbana nawe buri kanya nkagendeye mama kuwasa, yatambuka nkamwitegereza cyane. Abandi bana tuvukana kwa mama nyine tuvinwe bakajya batari kureba cyane, nimo ndareba mama. Nkajya mpamagara mama kugira ngo numve ukuntu uyu mwana ahamagara nyina bimera. Wasangaga ndi muri mama. Abana bose bati sikikije giti nya.
umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Mama ati nimundekera umwana niyo akimbona mureka amamagara uko ashaka. Nuko nkajya muri mama ni umucuruzi w'inka Nyabugogo rero nawe Yesu yaje kumugirira neza. Yesu wa mugani we mu bana afite hari mukuru wanjye wamukijije nawe wamugira neza avuga muri ubwo buja n'ubuki bwose. Nuko yabagiye gucuruza izo nka rero ni Imana uzanira inyama ndakuzanira mwana wa. Yamara kurenga babana tuvina imwe bagasigara bandiho. Batubwire nawe wabonye nyoko. Ninabonye mama nyine. Hagira ngo si mama akuze ibintu byambayeho cyangwa narayo cyangwa ntabwo ari mama. Mwumva tukubwire uramuhamagara umwaka umwe. Ndamuhamagara umwaka umwe ni mama sagiye gupfa. Abo ni babandi dusangiye mama kiri kivuga ngo cyawe na mukase ngo yaragikosoye kigira ikintu cy'igitezi reka kiwe mama yamara kuza nkabambonye amahoro. Ni Imana barimo bambwira mama nkavuga bajye bambwira ku mwana mama agafata inkoni agakubita akajya akongera. Mama yamara kugenda bakambwira turamuhamagara umwaka umwe. Noneho rero ariko ngenda mbibonaho gake. Hagenda mbibonaho gake mama nawe niyoroshye ni wa mama wa mubyeyi uvuga ahagaze mu Gasata ku Muhima bakumva. Mama nuvuga ngo uri umusirikare ngo ufite imbunda muragicanga nubwo amaze gukora mizarya uretse Yesu wenyine wamugeraho. Uretse Yesu wagira wamugira mizarya ni ukuvuga ngo azagira mu rugo ngo nanjye narabibonaga ibyo bavugaga ati amazi ko mutarari kubugarara mu guserura batwa tugiye kubusonga akabara yamennye. Uyu mwera akora cyangwa ukajya kukuraho urushyi n'umugeri bikuriho amezarya uretse Yesu wamugira neza. Niko yawatinda kumwita ati mwana beranyo amezarya. Mitima yose abana bose nabubatse nta umuvogera amezarya. Tenya gikenyera gisumbagira ati niko maberanye ko ndavuga utumva biturushye. Ni mama ndabo amezarya numucika cumi rya jenoside rero muri Gacaca aho reka sinakubwira baravugaga bati muvuga ibyabaye abantu bose bagacicika barahagurutse. Umva aho reka ndaharenze. Hanyuma rero igihe tugeze cyagiye tujya tugeramo cyo kwibuka abacitse icumu rya jenoside ryakorewe Abatutsi. Ubwo rero tugiye kurya n'abana bose bari bubatse bari bahari. Nuko hazamo amakuru nyine y'ibyabaye. Mama tumumuretse kurya yari isasi y'ubugari n'inyama we biryoshye bimeze gutya twari tunashonje. Mwemuretse kurya nibutsa abacu umwana ava amate kuse mama iki gihe kizajya kigera ntawe uzajya uhagarara ntawe uzajya wicara ndavuze ngo mwemuretse kurya amabere yayo. Uko bari bamuzi wari utangiye gukata abararekuye wari ubujira mu kanwa akabarabuciriye kandi umuntu ahaguruka aho yicaye agenda kuko nyine utinze gato gwisoze hasi n'ibiki byose. Ugeze hariya ngiye sigara nicaye byandi byanjye nitetesha. Ugeze nko ku rugi batetse twebwe ubonye nanda tugira ni ngonyo. Nge natangiye kurya mama ati navuze ngo iki muhu ko ndewe uri mu kumera nk'imbwa imira ijisho navuze ngo iki. Uhagaze hariya batetse nti ngonyo simbyiteho. Arangije mama aranyitegereza atari ko haryetsiye ati ko ntazi nakibuka so neza atarya so yari umututsi yari n'Imana ntago nzi ubwoko bwa papa ni buriya ni nyine nikireka ahari wenda ni nabaza wowe mukuru nyine se yari igiki. Afashe ya sosi na bwa bugarara bivangavanze byose abikubise ku mutwe ati niko uri iki uri kubise aravuyaza kumita intebe sohoka n'isosi bishokaho arankurikirana nabyo arambudukana no muri ba bene mama
mbahagaze hagati ngaho ngera uvuge ngo mama ni we nankubise intebe n'amaraso arimo arava ngera uvuge ngo nyongo 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 nyongo. Nubwo merukana na mama, nubwo merukana na mama warushye naruhuka. Mburi umugisha kwa muka data, amahirwe ngize ngo nyaboneye kwa mama, ati sishaka kubana n'abahutu sijabara. Kandi ngira ngo abo yabyaye bose nuko, ariko havamo nge aramvudukana igibarabara cy'umuhora arakinjugunyira, ubwo sohoka kwa mama gutyo n'umujyi wa Kigali urambonye. Ndagiye sinzi aho njya, sanga wa mama ni mama aranyanze, ariko se ufite amaraso mabi nawe. Ngo mama agize gutati neza ngo nashaka kubana n'abanuza, andangiye akazi ko mu rugo ndagakoze, aho mvuye nkajya aho mvuye nkajya aho mvuye nkajya aho mvuye nkajya ndakazi ndagakoze. Nakoze akazi ko mu rugo, umujyi wa Kigali ndawuzi. Bantu b'Imana mwaje gusenga, ahubwo uze kwitegereza neza urebe niba ntaragukoreye. Nakoze akazi ko mu rugo ntaho nageze kugeza ejo bundi. Noneho rero ahantu hanyuma nafunitse akazi ko mu rugo, naho nageze barambwira bati rero twebwe dukoresha abakozi 3. Ni rwa rugo rukomeye hari hano Kacira hanga, ati haburaga wowe rero inshingano zawe zajya wita kuri Mutoni. Ngira ngo n'umwana bambwiye, ndavuga niye ngiye nkunda n'abana, ni nukuri pe, nkunda n'abana nizajya nanabaheka. Barambwira bati wa ntabwo ari umwana, ni imbwa iri hano yitwa Murekatete Mutoni. Yari imbwa yarebaga iki, yari ifite amavuta bayisiga. Nagiye gushaka akazi ahantu barambwira bati akazi kawe uzajya wita kuri Mutoni. Nkagira ngo n'umwana nyine woraho. None yewe ninzi no guheka abana, ninzi no kubaha hose ninzajya pe, bati wa ntabwo ari umwana, ni nikizi. Barambwira bati ni imbwa iri hano yitwa Murekatete Mutoni. Ni imbwa yagiraga amavuta bayisigaga n'igisokozo, ni ukuvuga ngo yakubanaga itakuzi igaca senyenge gutya. Kikiri meze kuntu runini ngaho. None se bati rero ni bayisore bayikumenyereze. Ni none se ati urashaka akazi cyangwa ndagashaka, igihe rero bayikumenyereze. Bamereje igishokozo, ubwo ndi muri nkometero nk'eshatu. Nuko barambwira bati uko usokoza ujye uvuga Mutoni. Ni Mutoni, ni Mutoni. Ntabwo se binibiki, ariko se Yesu Mana Israheli. Bati yegere kugira ngo ikumenyere. Sinyegereye, ndi muri ngo za Mutoni, ngo Murekatete. Ibi biranyahiye. Ubu hano abantu baza kunyegera ndaza kubereka inkovu. Ibiranyahiye, wa muhungu ari ruhande rwa ararwana nayo amvana mu kuboko. Bampereza kaka baraje kange sohokanyo. Nitu ngo ni za Mutoni zo gahambirwa zoka. Yari iciye ukuboko. Ibintu rero bibukundi sohokanyo. Ndibaza ibi Yesu ambabariye ukantabara. Ibise ni ibiki byo. Nibwo rero nagize gutya. Mitango bitana n'umuhanzi witwa Kagamba Alexandre na Makanyaga Uduri, bari abahanzi bari indirimbo zo mu gisope. Nuko barambwira bati na ya mpano yawe mwene wanyagusigiye wakwigishije gitari nta soni koko pe, nanone ugiye gupfa mu ruhura kwishe, ni nta gitari ifite babara yimaye. Mba ninjiye mu mwuga wo gucuranga, ngaho mu bisope, ngaho ku mastade, ngaho kuri University Butare, ngaho ruguru kwa Rando. Ye baba we indimbo zigiraho umugisha, nararirimbaga abantu bose bagahagarara bakanyeganyega. Nagiraga ijwi ryihariye ry'uwo mwene wacu, natereraga mu ijwi rye. Abantu bati muze mure wa mudamu uririmba, abandi bati twajya tugira ngo ni umugore. Induru ziravuga, amafaranga bakajya bayasunikamo bayashyiramo gutya. Mba mbonye rinye, mba mbonye ubuzima. Nongera kubona kwikodeshereza. Mana nishimwe, mbona nguza imyenda, nguza agapantaro, mbona ndasirimutse neza umwuga wo gucuranga. Yarambaga indi ivuga ngo umwari ukwiye niyandarika. Orabitse banga ry'urukundo kwinyakura mu turimo. Mujya muyumva. Cyangwa se ndivuga ngo nabonye umugabo wa mugore wanyuza yikoreye imyenda ye. Negiye imbere Yesu andebye ababinkuyemo arambwira ati no, usi umwuga wawe. Arampamagara arambwira ati ibyo bivemo nzakugirira neza. Nibwo nakiriye agakiza rero. Nasengeye n'umugabo bitaga Yongwe Joseph, umwe wasengeraga mu Gakinjiro, mwajyaga mumwumva. Hanyuma rero nyizwa ntyo, ndatura nkomeza inzira y'agakiza. Nimumere Imana icyubahiro.
abakiri hano nimumere Imana icyubahiro, nkomeza inzira y'agakiza. Hanyuma rero mba mbonye Yesu arafata arankomeza. Ibintu byo gucuranga ndabiretse, akazi ko mu rugo najya kugashaka neza ndakabura. Biba ngombwa yuko ibintu inzira zose zifungwa, biba ngombwa yuko njya kuba mu ishyamba rya mu Kigali. Ishyamba naryinjiyemo naribayemo amezi 5. Nzarirankubita abantu b'Imana, nzariranyica, ndavuga nari ku buzima ubu naje Imana ibizi ko njya gukora ku kintu kikacika kikagenda, umuryango ukabunyanze, nagumye kuboneramo amahirwe, mbaye ruvumwa, ngeze no mu nzu y'Imana, ndabona abarokore batanandeba, nasengeraga mu Gakinjiro hariya, najya kuvuga ikibazo cyanyu ngo hagire untabara, nkagira uwufasha, reka umunwa ugafatana wo hasi no hejuru, ndavuga nibi ni ibiki, nuko nugukizwa se. Nzarirankubita saa 12 saa 1 nabaga nageze muri rya shyamba, nararaga mu mukoki, narisasagamo ibintu by'inturusu, nkarara nikubyemo, wumva inyoni ziravuze, nkongera nkabyuka, Nyamirambo yose Biryogo Gikondo nirukanka, sinzi wanagiranga imwaka wamaye nk'akantu, irindazi n'icyayi nkabigenderaho icyumweru. Inzara irankubita, senga amasengesho ashoboka n'adashoboka, inzara irankubita, senga nicaye, senga ndyamye, senga mpagaze, senga mvuga cyane, senga mvuga gahoro, amasengesho y'uburyo bwose. Mbabwire abantu b'Imana, Imana itagutabaye ntawagira gute, ntawakurengera. Ndasenga biranga pe, kandi Imana nishobora kuzanwa n'amasengesho yawe menshi cyane. Imana nishobora kuzanwa nuko wasuye abarwayi kwa muganga. Imana nishobora guteburutswa nuko ukunda abantu bose, ari naryo tegeko rihatsa yandi. Imana nishobora guruzwa nuko ukiranuka ku manywa na nijoro. Umva ikintu kizana Imana nyikubwira, ukimenye uzakibwire n'abandi, nuko isaha y'Imana ibigeze. Nuko isaha y'Imana ibigize gute, urushinge rw'Imana pyo kagutabara. Nubwo wasenga ameze gute, burya yiza kugira umwete yari gusanganira Lazaro, ariko ngo yasibiye 4. Ndasenze we, muye n'umuntu niyewe nihagarara nkubaze, ntiwamenyera Imana itaravuze, ntabera bakaba barazamutse. Aranyitegeza arambwira ati ngo iki, ntiwamenyera Imana itaravuze, n'abarokore bakaba baragiye, nkaba narasigaye. Arambwira ati nabanje Yesu. Arakomeza aragenda. Ndavugana ko se Imana ni ibiki, ngeze imbere nirata we hagarara nkwibariza, ni kugira ngo umuntu atabarwe yasenga ati. Aravuga ati mujye musoma Bibiliya. Imana iravuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ari ikigezo gikomeye nta kindi kirukana icyo kiye uretse gusenga wirijuza. Ni ntabyo kurya ngira nimba mu Kigali, nyine unyuza mukarara n'ubutayu, ni kandi nakubwiye ko namba no muri Kigali, ati nta kindi gisa cyo kukubwira. Arakomeza aragenda. Ye baba wenda kubitika ndagenda meranye. Buke ndi mu kugenda muna n'agakecuru gatambitse ibirenge kagenda gatya, kiruka kambaye ibitenge by'amapfundo, kagasazi, igitambaro kagiteza uruhande rumwe, kagenda karirimba kari muri nyenuye mu Kristo mazani numbirwa ngiye. Uwo gahise wese gatokeshwa ngiye n'agasazi. Nanjye ndakanda ndavuga nti yewe newe nibicanga benshi ibyanjye byo banza byoroshye. Byuyu ngo ndabona rwose, ibyuyu ngo ndabona ari karayese. Singeze imbere numva ijwi rivugiye ahangaha ngo uriya mukecuru utambutse ngo wamuni, nkumvane abadayimoni barimo baramvugisha mu izina rya Yesu. Ijwi riramanuka ngo uriya mukecuru nagucika utamubwiye ibibazo byawe, uriya mukecuru nuwe ufite urufunguzo rw'imigisha yawe. N'abazimu bashye katika jina na Yesu Nazareti, namaganya abadayimoni bamvugira mu matwi ni pepo. Ndaryirengagiza ijwi rirakomeza riramanuka, atumva atura mukecuru narenga utamubwiye ibibazo byawe, ni ufite urufunguzo rw'ibibazo byawe. N'abazimu bashye. Mukecuru ari ndarenga nanjye ngera imbere, mpura n'umukobwa uvuye muri Nibature witwaga Nadina, nawe wasaze arimo agenda aririmba zaririmba igita. Igihe dukubitanye ati musore ati hagarara nkubwire, ni nahagaze ati nta mukecuru muhuye. Umukecuru ati winyerereza, ntiturahuye. Ati ntajwi wumvise, ntaryumvise, ariko nagize ngo ni ry'abadayimoni. Atumva nkubwire nitwa Madina, sengera mu Gakinjiro, ndi umunyempano. Uriya mukecuru nagucika utamubwiye ibibazo byawe, ubuzima bwawe busigaye hano ku isi uzahora ubabaye. Ni urufu. None se ko nabonye asa nk'urwaye abadayimoni, ati ntumbaze byinshi, ati nta kindi cyo kongeraho, ati nibyo nakubwiraga. Arakomeje agendana na ya ndirimbo, nari mu myifite ubwoba ndanjaguritse
nanjye ndavuga nti sura mukecuru nibira bintu nibyo nako sinadina bibwiwe niki namanutse niruka no mu biryogo uwo muye nawe ni nta mukecuru muhuye utambitse ibirenge bati ntago naje kuri utambitse ibirenge nagera imbere nta mukecuru atamuhuye wari ufite tutenge batari kuri umusazi kinaje kuri abambaye ibitenge ndashaka korotora kom hari akorotora kom mu biryogo ndazenguruka ndamubura sinzi ukuntu nagiye ku isoko ngeze mu muryango igihe ngiye kwinjira numva ni nk'umuntu umpagaritse aho nga ibirenge byanga kuhava bibaye saa 8 hafi saa 9 ngiye kora muri kagakecuru kari muri ibi nayiwe nini mumuhagarikire batarakwibye niwe nini mumuhagarike baragahagarika atako ngiye naho nibye niyo we ni mukecuru ni kare saa 2 twahuye kuri RP n'Imana irambya ngo nkubwire ibibazo byanjye ni wowe uzabitaba ngo nguki abaraho bose abakarana abagore mu makara bati muze murebe filimi ngo nguki wa muhungu we Imana yavuganye nawe se gute abakarani baranyiha koko ibintu nahuye nabyo agakecuru bati subu yakubwiye iye banzi kangiraho nindeba karakomeje karigendeye nanjye sigara mpagaza aho ngaho babakarani batari ko se wavuganye n'Imana mwavuganye gute mukecuru ageze imbere abarira inkuru umukecuru baturanye uwo baturanye batese umucyungu kutamwumvise batese ndamwumva ntabwo duturanye inzu ndimo hari icyumba igira si ikintu cy'icyenda kirimo hagati gusa ubwana bwanjye si bubiri siko duharana muri icyo kintu mbere y'icyenda inyuma y'icyenda nkashyira ubukoro n'inuza ubu se njya navuye gupagasa Imana ndivuga ngo reka bati ngo ujye kunyereka umuhungu ahagaze barazana basanga babakarane bacyankoze uruziga baseka nuko wa mudamu wa mubyeyi bazanye bati witwa nde nitwa Musafira Etienne none ngo nguki Imana yari yambwiye ngo mbwirira mukecuru ibibazo byanjye ngo ntuzabifashamo bati ngo no tugende turagiye gatuye hakurya hariya mu Rugarama hakurya ya RP urusengero rwa DP ruri hano nako gatuye hariya wa mukecuru mugenzi aramubwira ati Uriya nafata umwana mwakire n'uryo ubusa muzajya mubusangira iyo batwigisha ntabwo ujya wumva ukuntu marayika ajyaza ariko si marayika aranzanira umuntu nta mubyo ati we ibyo ntabwo bindeba ati mujye mukurikiza ijambo ry'Imana ubusaza ajya ararahe agera mu mirambizo y'iyo hene yari afite ihene ebyiri agakecuru ati ngaho rero bibaye gutyo ndaryamye asasa ikintu cy'icyenda runugu rwendana ntazi ukuntu rumeze rwacitse amana kandi gatenge no mu mirambizo ya za hene hanyuma ubwo burakeye arambwira tujye uca nanjye caha tujye duhura hano saa 12 nkagenda nkirirwa mpagaze nkabura n'uwo nabwira ntimase nkani nkutwaze kagakecuru twahurira mu rugo ati wazanye ikintu ntacyo ati ngiye hari icyo Yesu yampaye agateka yajya guhisha akangaburira akaba ari njye abanza akagaburira ati muzane kagasane ka Etienne imbere y'abana be tukongera batwazanye ikintu ntacyo nazanye atumva rero ujye wigumira ahangaha ndabona ntacyo ufata atubwo nta kundi we byaranze ni umukecuru antunga gutyo tubana aho ngaho mba muri ya mirambizo ihene bwawe ne batazirika nkumva hejuru yanjye burasimbuka nkaba nasinzire nasamye uko ziganza amaganga yose mu kanwa ndimo ndamira ndavuga ibi ntabwo ari ugukizwa ntabwo ari ugukizwa nta nubwo ari bigeragezo uyu ni umuvumo ubu ni uburozi mushakira ahantu njya kwirogoza nibisungukizwa nibisibigeragezo nibu n'uburozi ariko biranga mba gutyo agakecuru turabanye induru ziravuza agakecuru turatindanye bukeye Imana idutumaho umuntu ati mbe Uriya ati mwiri ati meze bite ati yewe ati turaho ati ndose inzozi ati Imana yambwiye ngo uyu mwana ngo niwe mama wawe nawe ngo niwe mama niwe nyine uri we nyina ati Imana yambwiye ngo mwihangane ibigeragezo byose muzacamo ngo izabatabara umuntu arigendeye bukeye abitorero rero babashingiye kagakecuru baraduhagurukiye neza baradutenza itorero rya DPR marariza amahame yaryo baturira mukecuru uba hariya gute urarana nawe gute uyambura ute hari ibintu Imana ikora bigacanga ubwenge bw'abanyabwenge ukibaza ukuntu uraraho ngaho n'uwo mukecuru nta cyumba naki baraduhagurukanye neza ubwo agakecuru kubera ya mavunja bakitaga amajanjari kubera igikabutura nambaraga nahinduraga nanjye bakitaga kirimo umuziki ni igikabutura utamenyaga niba ari ijipo cyangwa ikanzu aho najyaga niho cyajyaga bakitaga kirimo umuziki naba nicaye ku ntebe y'imbere shaka kwiyumvira abashyitsi neza akarigiye nibagirwa nkarangara uko nakicaye ibyo nambariyeho byose Afrika y'Epfo na ruguru umudiyakoni ati bumba amaguru ni za gicuru
nuko ati cyangwa ujya kwicara inyuma hariya. Induru ziravuga, abantu batese uriya mwamufashije, habura uwangurira akantu, habura uwagira gute. Imana itakurengeye n'ibyo. Urukabutura ruragenda rumbihiraho n'abantambutse ngisohotse, umuntu agakubita undi urwara. Kirimo umuzi waramutse, nimwaramutse. Kagakecuru twaba turi kumwe turi imbere, patoro na bwana. Kirimo umuje Majanja arameze ati, Majanja ndabona mumeze neza. Baratuvuga tubaho turahatinda cyane, tubura Imana turayishaka turayibura, turayikabakaba turayibura, tuyishakira inyuma turayibura, tuyishakira impande turayibura. Bukeye rero haza ukuza umukozi w'Imana nk'uko nyine twaje natwe, arabwiriza agiye gusoza ati neretswe, atari ibintu Imana yanyeretse hanga, bati yo ati dukunda berekwa nyine, atari umuntu Imana yanyeretse, aturiya muntu, ati ngezi nibwo bwa mbere ngeze aha, atari Imana yanyeretse uriya muntu, bati wese ko ari benshi, baturiye uri inyuma umuntu twari twegeranye agira gutya, atahati nuwo nguwo, nuko uwo twari twegeranye. Kirimo umuzi, haguruka Imana igiye kuvugana nawe. Ndahagaze, batigira hino wa musore we, nigiye imbere hano nkuko naza hano kuri aritari. Atumva ukuntu Uwiteka Imana imbwiye, nihe ati Imana irambwiye ngo igiye kugutabara, ni Imana ishimwe. Ati Imana irambwiye ngo ubutabazi bwawe ntabwo buri mu Rwanda, buri muri Amerika. Bati Imana ishimwe. Itorero ryose ati bati mwihangane niba mvangiwe muze guseka nyuma. Ati ikindi Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ubukwe, imodoka ya mbere zawe iri ku giporosi ya nyuma ni Rwandegisi. Noneho bashe gusohoka, barasohoka biruka nka bavuza induru, abandi bamwereka ko yavangiwe cyane. Bati kandi ikindi Imana imbwiye ngo igihe kizagera ujye uhembwa udakora. Uwari uyoboye gahunda atumva wa mugabo we, watwigishije neza, ariko impano y'ubuhanuzi ntabwo ari yawe. Ntabwo ari yawe rwose, tubabarire. Hanyuma rero ati nanjye n'undi nari ndangije. Maze abaranyera wengeye kwicara mu nakabiti. Kirimo umuzi, muri Amerika rero nyogosenge niho ya, hariyo so wanyuse niho ya. None se Imana izanyura y'inyo simbizi, none se buriya buhanuzi urabwakiriye, none se ko numvise Imana ivuga. Korodi waje guterana hoya, haje umuntu aravangirwa, yahagurukira kirimo umuziki mu iteraniro, haramubwira ngo ubutabazi bwe buri muri Amerika. Yemwe baroko nihuse natinze, habayeho igihe cy'uko njya gusura akantu k'akadamu nako kari kafite ukuntu kari ku cyavu gategereje Yesu, kari gatuye kurya nyuma. Twarahuraga tukayagana amaganya yacu, tukavugana ubukene bwacu n'ibiki byose. Sanga karimo karoga amazi atagira isabuni. Nese ugiye ati ngiye mu Kiyovu. None se ati hari umuntu twahurira Rwamagana tugiye gutandukana, nanjye nagiye ari umuntu njyanye, senza arambwira ngo akunze ukuntu senze, ngo tuzahure muzamusure ngo musengere. Nibwo se ni Kiyovu, ati yambwiye yuko atuye hafi ya Beneri. Ni reka ni hari hatuye Kagame, ni hari abaragukubitirayo. Ati rose ko ariko yambwiye ndabigenzani. Ati kandi n'ubu tumaze kuvugana, ni narinje kukureba rero ninjye urabeho. Ndagenda ngeze imbere, ati ariko ko waruje kundeba waje tugafatikanya n'ubundi tukajyana. Niho ya, ni hari hajya abantu bambaye inkweto zombi, ni kandi hajya abantu bambaye neza. Numva aranganjije, ndahindukira turajyana. Tugere mu Kiyovu, hageze kuri tuvugane, ya telefoni ahamagaye wa mukobwa. Ati yewe, ati twageze hano kuri Beneri, ati ngiye kohereza umuntu rero, ati umuntu abarebi, aramuzanye arahageze. Ati mwebwe bambwiye bati ati nimunkurikire, turagiye tugeze aho ngaho, mbona mpingutse aheza narabona urugo rwo mu Kiyovu hambere hamurarureba. Nuko hawundi ati ni karibu. Turinjiye, numva kuko ntibaziranye, aramubwiye ati nukuri, ati cyagiye warasenze, ati numva ndishimye, ati numva ndanezerewe, ati rero, ati nukuri nikaza, ati uyu musore, ati turaturanye, ati ati murakira iki? Ati hano hari fata, hari ji, hari amata, hari yawute, hari amazi. Ageze ku mazi ntaragakubitwa n'inkuge nayamwe yo gahambirwa. Ati nuko hari icyayi, ni yewe ugomba ndahagurutse cyane, nuretse amazi n'ibindi byose bizane nta kibazo. Nuko abakozi bo mu rugo bati twasuye n'abasazi ba Nyabugogo. Numvaga ji n'amata na yawute byose nabishyira mu nda icyarimwe. Umwanzi aragasonza,
nuko kakadamu gashyira mu bwenge kazana ibintu by'ubwenge nyine bati uyu musore ragira urwenya ati ntumwishinge ati turinywera ka cyayi ariko nari mbivuje mbikomeje wa muntu rero azana teremusi ashyira aho ku meza sha umva agira iyerekwa abona turi inzahare azana bya bikombe bya parasitike binini atera urukombe rwa nido runini arushyira hariya rwose Imana izamumera umugisha azana isukari ashyira hariya Mana yanjye we ariko kandi nyine aho ngaho ibintu byo kugusura ukazana ubuntu bw'ubuce bw'ubukombe ubuntu bw'ubuce bw'ubukombe buriya buntu n'ubuki mwamuzana mwagiye muzana ibikombe bigaragara badayimoni b'inyatsi mu izina rya Yesu mujye mushyira hari ibikombe bigaragara muzana isukari umuntu ashyiremo yiyongeze kajya kubaza umuntu ngo shyiramo utubiko tungahe urambaza ngo shyiramo tunga shyiramo ikore nta diabete ndwaye agirerekwa rwose agirerekwa ryiza ry'umutsi ibikombe binini bya parasitike n'ibiyiko binini bimwe binini apana bwa buntu bw'uyiko bw'umuntu su bumwe mugurira Kimironko wapi ashyira hari ibiyiko binini arangije telefone irasona asohoka ajya kuyitaba ati ni mwisereve ati nta kibazo nimugire ikibazo niye nuravuga neza murenza amaso ubwo mbafunguye ya nido na cya kiko kinini kitiyo mba nkubise ibiyiko 8 by'amata kize mu gikombe cya parasitike vuba ibiyiko by'isukari 6 Shizemo teremusi ya cya cyayi mise nkoroga vuba shize ku munwa ni Yesu we ni mama w'Imana nguniraho Yesu yibera mba ndahiye inkanga zose zihinduka amaraso naroshe nazi ko gishyushye ndashya sinabyitaho ni Yesu we ni mama w'Imana idereshaho Yesu yibereye Yesu azatugeraho ryari koko mba ndoshyeyo abaraje ati nimwiyongere ni ukuri uravuga neza akiri aho mbashyizemo ibiyiko 4 by'isukari ubwo arimo arandeba noneho ati isukari yose ni yewe ntugire ikibazo ni kwa muganga bambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri nibambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri ati ni nushaka useka ariko nanyweye iryo bondo narigendeyeho ukwezi araturebye abona ni nk'abasazi bamusuye wa mudamu arasenza isengesho ryo kumusabira umugisha turasohotse turatashye ariko tugeze mu rugo rero mu bakire burya habamo ibintu byinshi ubudobo bwashizemo omo ubujekani bwashizemo amavuta ubujeruko inkweto zitarasaza neza urutagira urwarwo kamambiri zandagayaho ubusabune batarangije gukaraba neza kakadamu karatangira gasitara ku kadobo bati niko se muntu wima kakadobo bati hano hari ubudobo bwinshi bati we wakambati nibaguha umufuka ashizemo bati none se akagasabune se batagasabune kahe batakangaka bati nabakozi babutaye aho ngaho nta wakitwarira se akabashizemo runo rukweto se ni rugiro rwarwo ni ukuvuga ngo Imana ikurinde ibimenyetso bimeze nk'ibisazi ashizemo akadobo ntazi nimba bagasobamo ashizemo ati etsiye nukuri Yesu yagendanye natwe Yesu utudobo Yesu udusabune ati mbega Yesu ni umukozi w'umuhanga Yesu ni umukozi w'umuhanga agenda ashyira muri cya gifuka abakozi bo mu rugo bari mu kubwirana ati muze muri agafilime k'abasazi ba Nyabugogo badusuye na cya gikweto kitagira icyacyara kijyanye umukobwa umudamu arikoreye rwari urugo rw'ibirabyo rumwe rw'ibirabyo rwari hari igihe cy'imvura rwaramezemo imboga ati izi mboga si inyuma y'igipangu bati izi mboga nyine abantu ntabwo tuzisoroma twebwe tugurira hariya mu mujyi ubu se nawe waca bugufi ngo azisoromere bati nta kibazo etsiye Yesu ni ukuri we mbega Yesu mbonye utuboga aratsindagira hejuru bwa busabune bw'ubuyuzi hejuru bwa bukweto niko ari mu kuvuga amagambo menshi ariko Yesu ni ukuri Mana we maze Yesu akama umuceri wo kuzirisha we wa mukobwa ati ati muri stoke disi niba kudahiri iryiburyo bati wowe ni ukuri kw'Imana ati Yesu yatsitsiye urugendo rwacu twarusengeye rurejejwe arasoromye ati Imana impaye umuceri n'imboga maze Imana ikamba n'udushyimbo we agenda asabiramo wa mukobwa ati niba kudahiri twagiye umufuka urimo akayuzi k'isabune urukweto rumwe rutagira urwarwo akadobo akajerekani imboga z'inyabutongo ibiki ubwo muri bana ko se mama w'Imana ngo ntaho nutakabije atushenguka inyuma we kwayinywa ibiko 8 by'amata tugenda inzira yose ni ukuvuga ngo Yesu iyo filime yishyize ku isoko ntiyabona aho ashyira amafaranga
tugeze kwa kagakecuru rero hashize nk'ukwezi ibyo bibaye, ndota inzozi. Mumvugire ngo amena, nimumvugire ngo amena cyane. Ndota inzozi mbona umuntu wambaye ibintu by'umweru. Ni ukuri ijambo ry'Imana avuga ngo ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere, nta jambo na rimwe ibintu umushumba tubwirira ahangaha Imana imunyuzamo, bitegereze kuzana ubwo bizaza, nubwo byatinda bizagira bite kuza aho bizaza. Ndota umuntu yambaye ibintu by'umweru mu nzozi, amagara uruhande, amamagara kabiri, ati haguruka, ati cara urebe hari hakurya n'indahareba. Ati uhabonye iki? Ndahabona ikaho. Ati uruhande rw'izo kaho ndahabona abantu batatu. Ati ho hagati yikoreye iki? Ndabona ishinge murazizi mwe zenga ibitoki. Ati harabuzi ni wa ntabonzi. Abigiza hino urumva ni mu nzozi, niyo no hagati haraho namubonye ni rimwe ntiyashize nk'ukwezi. Uwandoteshaga arambwira ati uwo niwe mugore wawe muzabana hamwe na nkwebi yuko 8 by'amata. Narose inzozi umuntu amagazi iruhande muri kagakeye kuri hahandi mu Rugarama kwa kagakecuru. Igihe cyari kigeze Imana irasura nyine, urumva zari inzozi. Nabonaga yambaye ibintu by'umweru, arambwira ati reba hakurya ni ndahareba. Urahareba iki? Ni ndahareba ikaho. Iruhande rw'izo kaho hari iki? Ndahabona abantu batatu. Uwo hagati yikoreye iki? Ndabona yikoreye ishinge. Zo narazirebaga. Harabuzi ni wa ntabonzi. Abigiza hino kwa kundi kamera ishobora gukamera ituruna, niyewe ni nguyu wa hagati wikoreye ishinge, ni haraho namubonye rimwe. Wambwiraga arambwiraga ati uwo niwe mugore wawe muzabana, sanga ni hamwe na nkwebi yuko 8 by'amata. By'amata n'isukari biko 6 uko noneho ndakanguka, nkangura kagakecuru ndavangiwe. Ati urose ibikizi n'indosi zitasohora rwose. Ati nibikizi n'indosi nibi batubwo niba ari bya Yefu yavugaga uburimi, ubwo niba ari Yefu bizasohora, niba atari bya Yefu kandi bizaroreretse ye nukumye kunesha umutwe. Kagatambika ibirenge kagenda, twibaza ibyari byo. Buke nongera ndota zanzozi ntise mukecuru nizanzozi ko zagarutse. Ubwo nyine zisengeri urazimbwira ngo mbikoreho ifi. Kavuga kagenda kajya gushaka ibirayi. Ngiye mu cyumba nk'iki umunyemana agira gutya yasaze, haraho ugera ukabona neza n'umwuka w'Imana agira ati ni kwa musore we, ati n'ubwa mbere waje hano, ni n'ubwa mbere. Ati nzozi warose nise ko umuntu arota nyinshi. Ati nanzozi warose zirimo umuntu w'umukobwa, ni narazirose. Atumva nkubwire, gira vuba kuko marayika yaramanutse n'igiseke yamanukanye ibyawe. Gira vuba uzajye kumubwira iki Imana yakubwiye. Haleluya, haleluya. Ndavuga nibi bintu nabyumviye no gupfa napfa. Uyu musore mbirotani twari turi kumwe, numva mbabwira ntiriniye mva nizisinzoza ahubwo n'ubuhanuzi. Naragiye na cyagikabutura kirimo umuziki kigenda kimeze gitya, narinzi ko nkizana ariko ntacyo nazanye. Imana yarambwiye ati umunsi uzagita uzambona. Yarambwiye ati umunsi uzatiyo kabutura nawe uzatakara. Iyi myaka yose ishize yo kabutura iracyahari. Hanyuma ndagiye no mu Kiyovu, ndakanze kuri sone, umukozi w'umukobwa araje, urashaka nde n'agasuzugura, abona gari mayibobo, ndashaka abahano. Ubundi nawe yari hafi aho ngaho, ni nk'ibintu Imana iba yakoze. Ati wowe ninde? Ati mwireke yinjire turebe. Mba ndinjiye. Ati ko nakumenye, ninjye wazanye na wa mama cyagiye hano. Ati se muraturanye? Turaturanye. Atevete, ati muhe ibyo kurya, abona gari mayibobo. Hanyuma rero aba aragiye umukobwa, amaze kugenda ashakiye ibyo ko araruye ashyize ku ntuza, ashyize ku iparato byose ibyari mu masafuriya, ibyaraye, ibyiriweho byose arakukumbye no ku iparato. Ati nyiza Imana ntabwo ndi bumene. Hano ukaranzaniye no ku rubaraza. Ati toneza n'amazi ukarabe, ninavuye mu rugo nakarabye neza. Iparato manda yejeje kandi ngo ndi umuntu ugiye kurambagiza, nuko kuvuga birananira neza. Mba ndatashye ndataha, ndagenda avuga nibi ntabwo nabivamo. Niba ari ibyawe Yesu, niwagize umwanya wo kusanga, ni nawe uzamusange. Nibi ntabwo nabishobora. Ndataha neza, subiyeyo zanzozi ziragaruka. Ni ibintu byari byagendaga vuba.
zirongera uko zaje mbere niko zagarutse. Nanone subirayo, ndavuga ningiye kumubwira ko namukunze, niba ari iby'Imana ntabyumve. Yararangije yerika, ari mu mazu ya musaza we mu Cyovu hariya, afite imodoka imutwara, ameze neza iminsi mibita. Umva, ndagiye gengezeyo, akimbona amaso atevete ati wa muntu wawe yagarutse, areze ko ari mayibobo igira. Babampaye ibyo kurya, kuvuga ikinjanye birananira. Rimwe njya kurusengera ahantu ku mugabo itarugira Amacumu Manuel, yabaye pasiteri yaratuye ahantu Muganza. Nawe aranyegera atumva wa musore batingiye kubivuga. Abantu batese n'imbaraga mu byaha by'ubusambanyi, ushaka umwatuza wamujyanye hanze. Ati hoya, ati ibyo mbonye ngiye kubivuga. Ati n'ubwa mbere uje hano, ni n'ubwa mbere. Atuvuga Imana imbwiye, irambwiye ngo ni nkubaze ngo ko yagutumye kurambagiza, yagutumye kurya. Abagore n'abakobwa baraho bati kwe batubuhanuzi hano. Ndavuga ni nareba neza n'Imana iranyica. Nukuri naragiye no mu Cyovu wa mukobwa aho yabaga, Mana ya Isiraheli, nsanga arasohotse agiye ku kazi n'umushoferi ni nagushakaga. Aragaruka, niduhagarare hariya. Ati mbwira urabona ko imodoka yihuta. Ubwo yatangiye kubwira ba bakozi, yajyaga abwira ati muzanire icyo kurya, arazi kuri mayibobo iteka ryose yiboneye icyanzu cy'ahantu agomba kujya arya buri munsi. Ati urashaka iki? Ni nyine ni nari naragize. Ati waragize iki? Mbwira ndihuta, nakazi ko mu rugo se, ni iki urifuza iki? Ni hoya, ni nari nagize. Wari wagize ute? Nakazi k'ubuzamu ndugufasha iki? Ni hoya, ntabwo ari akazi k'ubuzamu nyine, ni nari nagize. Kubivuga birananira. Mbwira Yesu nimanuka vuba. Uri hehe? Nimanuka dore kuzakora ishyano. Agiye kubona ndahindutse, fashwe no kunigwa. Ati abona habaye ikibazo. Atubaye iki? Tugufasha iki? Ni nyine nari nagukunze. Ngo wari wagize ute? Ati ya muko ufungura ya protayi sohoka. Ndavuga ni Imana yavuze. Bayikinga numva ari mu kuvuga ngo isuka n'agatebo. Ngo umuntu uzongera gukingura musore wazambona. Ngenda umugenda nikura amaboko nariko se Mana. Ko bavuze ngo nta jambo nari muvuga ngo rihere. Bakaba bangisuka nk'agatebo nk'injangwe. Nkuriya mukobwa nzahurira he nawe. Ariko Yesu wacu burya arashoboye. Haleluya! Twasomye ijambo rivuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yo se tarabanini yasikabanga ya dobeni fire. Mana nishimwe hatika danzomenivo. Irindi jambo ryarambwiye ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwarwa mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare tutarasinimo, kuko Imana izadutabara. Ababyumvise nimunzamurire haleluya cyane. Imana ishimwe. The fire zomenigrere datakita. Uyu mugabo twiringiye mu kuboko kwe harimo imbaraga zizura, harimo imbaraga zirema, harimo imbaraga zishobora byose, harimo imbaraga tanisiri benefo na shinemen grerify, harimo imbaraga mu kuboko kwe. Haleluya! Mana nishimwe. Harangije arambwira ngo nisoke ningende. Ndagenda. Imana irambwira ngo icyo yashakaga cyari cyo ngicyo. Hanyuma rero dufite Imana ifite imbaraga, iramusanga mu nzozi. Murabona inkangara arota ngo inkangara iri imbere y'igitanda cye yitwa Kararisa. Hanyuma rero uwamubwiraga aramubwira ati Imana izi n'amazina yacu, iramuhamagara mu izina ati Kararisa. Nk'uko murabona mbese umutemero umeze gutya. Pfundura iyo nkangara mu nzozi. Arayipfundura agize gutya, arebye mu imbere abona ni kimwe umuziki wicaye ahita apfundikira. Kirimo umuziki. Ni ikabutura nambaraga bitaga kirimo umuziki. Ntiwamenyaga niba ari ikanzu, ntiwamenyaga niba ari ijipo, aho najyaga niho yajyaga. Arapfundikira, arangije aratokesha. Ahamagara abakobwa bashuti bagenzi be biganye ati ni mu ntabara tubaye iki? Ati hano haje uruntu nkajya ndufasha nkajya muri mayibobo. Ati ku munsi wa nyuma arambwira ngo yarankunze. Ati none ati ndamwirukana. Ati none ndose ruje imbere y'igitanda cyanjye. Bafasha amasengesho y'iminsi 3.
baratangiye baracyahanya bingi n'ibitega, amahembe na gaho na mandwa, twirukanye ibigendera mu nkangara. Umunsi wa mbere barasenga, basenga umunsi wa kabiri, kandi ntabwo wacyaha imbaraga z'Imana ngo zicyahike. Niba hari icyo Imana yakubwiye gitegereze kizasohora, byanze bikunze. Imana nishimwe. Barangije harasenze umunsi wa kabiri, harimo umunyempano, impano ni nziza. Ava amatenge, hari icyo mbonye, atubonye iki? Ati umuntu uza kukureba ajya kuba inzobe. Ati none se iyaje uko aje azana imyenda yambara niyagarukana? Ati icyo ntacyo nababwiye. Ati ko nuko ameze. Ati none kwijwi rimbwiye ngo niwo mugabo wawe. Bati mu izina rya Yesu, ati papu katika jina na Yesu Nazareti, turacyaha umwuka w'abadayimoni no kuvangirwa. Yitwaga Nadeja. Ati ngewe rero amasengesho 3 kwiriza ibintu bitariho ntabwo nabishobora. Niba aricyo warateguye twiyakiriza mu mpereze nitahire, niba ntacyo ndajya kurya iwanjye. Bati vangirwa usohoka. Aragiye abasiga muri amasengesho, ubwo basigaye ari 3. Bari abakobwa 3 na wa wundi wa 4. Barayashoje barigendeye. Yongera kurota y'amasengesho y'iminsi 3, ahubwo agarura yankangara vuba. Arongera arayirota, none afata bamutemera arawukomeza. Uwamubwiraga ati uyu niwe mugabo wawe muzabana. Afrika yose, Aziya yose, Iburayi nta wundi mugabo n'uyu nguyu. Uyu niwe muzabana. Ndabashimira Imana, ubu niwe turi kumwe tubyaranye 3. Nimuvuga ngo amina cyane we. Ubu niwe turi kumwe tubyaranye 3, kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Imana nishimwe. Nuko umukobwa arashakishije, yanditse aranyandikiye, yagize gute? Subiyeyo. Ati mbwira amakuru yawe, mubwira amateka yanjye kwa kundi nababwiye. Atutuye ni naho nuye ndacumbitse mba ku gakecuru. Arambwije ati afata umwanya wo kuzaza kudusura kwa kagakecuru. Ngira kagakecuru nwa mukobwa azaza kudusura. Ubwo hamwe twazirikaga ihene yitwa ngo muri saro, mukecuru ashingwa inturubiko, ashyizeho ivu rya muziko, asibanganya amaganga nuka. Ariko se man ibi bintu ntibizasora. Naho kagakecuru umva rero niba Yesu wavuve ubwazabifora nyine, niba atari byo kandi umuye kuzakuriza. Kari karwa amavunja gatambitse ibirenge garike gakecuru twabanaga. Ati none rero wa mukobwa igihe tuvuga gutyo arimo arayoboza, ahubwo arahageze. Kandi mukecuru nibwo atangiye gushingura zantura biko n'ibiki byose, ngo arimo nibura ngo apfe kuna uko agasambi yaragiye kuhashyira, nagasambi yari yatiye. Twumva umukobwa murebye ni mukecuru dore ngo ararashe. Mba ndirukase, urumva ko kazu cyari 9 kidutandukanye, kagakecuru kararaga inyuma ya cya 9, nge nkarara imbere. Noneho ngewe ubwo mita ngi inyuma ya cya 9 ndahagarara njya kwihisha. Umukobwa kagakecuru kamuhikaze, amwicaza ku gikopo cya nido, niyo ntebe twari dufite. Magaze nk'urukiramende meze gutya, natinye gusohoka. Ntundi ibintu nibyo, ntundi Yesu abivugiraga iki, umutima umeze nk'ijana. Umukobwa babonye byarambiranye, ati aba hano se bari hehe? Ati bari baryamye, kandi ndahagaze meze nka Sharafi. Kandi n'irido yaranagaragaraga, yarandebaga, andeba wese uko mpagaze. Ubu hari igihe dushwana akabinyuriramo. Nuko batetsi ndamana agenda inyuma y'irido, arimo arandeba wese ko nzenguruka. Sha niba hari icyo Imana yakubwiye, itegereze. Ndasohotse ndicaye. Igihe twicaye hejuru hakubise umufundi wari hejuru yako kazu karavaga cyane cyane. Mukecuru yarambwiye ngo zamukubitira agasumari hariya. Iyo nzu rero ntiyagomberaga urwego, wagiraga gutyo ukabuhagaze hejuru y'inzu. Twumva yagezeyo amanukana na ryabati n'imbere wa mukobwa ngo pa yikubita hasi. Ubwo aramuguye hejuru. Ni Imana yahabaye. Ndavuga nti ibi bintu bizasohora. Ibi bintu ni iby'Imana. Ibi bintu kugira ngo Imana inyineho filime. 30 mukecuru atibwira wa mushyitsi aze muriki. Nese watetse iki? Njya kureba, mubwire aze muriki. Ngiye kureba asanga ni kawunga ishinyitse wakataga ukumva ni inzembe y'ibiheri 18, nomero 18. Imboga ari nyabutongo, rumwe ruri hariya rundi ruri hariya. N'Imana yavuye mu rugo yari ntabwo ibi yabirya. Ni umwana w'umubaki. Mubwire azarye, twe ko tubirya ntitwavukiye 9. Mubwire azabirye yumve nawe. Kaka wa mukobwa araza
akoramo nyine. Hanyuma rero nka gatatu ati murakoze, arasezera arataha. Imbega ibintu ni ibintu n'ibisohora. Hanyuma kuva twamenyana ntiyigeze angurira kenda, kuva twamenyana nta telefoni. Uriya muntu wicaye hariya ni inshuti ye, ndakuvuza wivuga ngo nyigire gutya. Haguruka bakurebe, ni inshuti ya madamu. Haguruka, haguruka, uriya muntu ni inshuti ya aramuzi. Ubwo ndabivuga azamubaza nawe kugira ngo yumve ibyo ari byo koko. Nta gatelefoni nta gaki, ni umusore twari duturanye, niwe nahamagaraga, niwe yahamagaraga nako ati mbwira wa muntu uko mushaka. Wa musore akaza ati shere wawe aragushaka. Ndayo maze kujyayo arambwira ati ise mu rugo ni hariya? Ni hariya. Hajya arambwira ngo umukecuru mubana nti ndangije nese niko nge nakubwiye ibyanjye byose n'umuryango nkomokamo n'iki, ni wowe niko utambwiye niteka ryose ntabwo mbizi. Arambwira ati yewe ati nanjye rero ati urumva ndi umucikacumu wa jenoside, ati urumva ati nige wasigaye, ati na musaza wanjye nese ko ntaramubona igihe twabaniye twamenyaniye, ati musaza wanjye niwe mukuru ntawe ubi n'ahangaha, aba muri Amerika akora muri Banki Mondiale. Ubwo murahita mwibuka bwa buhanuzi buvuga ngo ubutabazi bwawe buri hehe? Buri muri Amerika, ntabwo buri mu Rwanda. Hariho abantu berekwa. Umukobwa ataza rimwe kudusura, musaza wanjye ataza rimwe kusura n'indi famiye, ati buri mwaka mu kwa karindwi aza kudusura. Ni Yese. Umukobwa tuba turerekanwe mu itorero rya ADEPR. Abarokore bawe urabazi. Korode muze muri shitani na marayika ku ruhimbi. Ubwo shitani ni ngewe, marayika ni wa mukobwa. Kubera cya gikabutura ne nambaye n'igi. Baradufotoye baracicikanye bashyize ku barabiposti. Ariko mbibutsa ko Imana yita ku cyo yivugiye, itita ku byo abantu bavuga. Ntabwo Imana nta mwanya Imana ifite wo kwita ku byo abantu bakuvugaho, ifite umwanya wo gukurikirana ijambo yivugiye ku buzima bwawe. Ikurikiranye ibyo bavuga warenga uwo mutaru. Turagiye musaza w'abaraje n'umugore n'abana niho bavukiye. Ni umuntu ahoza ari dogiteri wa Beneri, akoze ikizami ngo wari ugitsinda, ari umuhanga cyane, agenda muri Mondiale gutyo. Umukobwa ati papa Gabi ati mfite fiance, ati mama Gabi mfite fiance, ati ati byiza, ati ko dufite igihe gitoya wamuzanye tukamureba. Umukobwa numyeho nta gapantaro nta gakindi cya gikabutura. Ukurikirana ubuhamya neza. Mbabwira uburyo Imana itagihera kuri santima zawe, itagihera kuri nyoko wanyu na nyogosenge, itagihera ku byo wishingikirijeho, habe diplome, habe inshuti abavandimwe. Iyo iza gutya kidaturwa irahatuza, hatari inzira ikayirema. Ni Imana yashakiye inzira Abisiraheli batambuka humutse. Ngendarnya iyo mageze bati tubwize ukuri. Ndabivuga n'abari mu kubireba aho bari muri Amerika. Ndagiye sanga musaza we ntawe uhari. Abo bantu rero muramu wanjye Nyarutarama niho baruhukira, aho ngaho bahafite itaje. Ndagiye wa muramukazi we ati akindeba gutya ndi kumwe na muramukazi we. Karibu Batistari. Ko namumenye umuntu muzanye. Niwe fiance nababwe. Niwe fiance. Witwa nde? Musafiritsiyeni. Kuvuga birananira kubera ukuntu yahise ndeba nagasuzuguro. Umunyamerika wawe ntiyaripfana, abakubise igitwenge gipima nk'ibiro 5. Ni witwa nde? Musafiritsiyeni. Ngo kwa umusatsi ugera ahangaha, ahamagaye muramukazi we. Karari ngo nkubwire, bahagara nko muri saramanje basiga muri sara aho ngaho. Mbwiza ukuri, urimo uravuga ngo iki? Nyine niwe fiance. Hoya nawe uri muri ivugira. No mwinjiranye se gufunguza. Ndakubwiye ngo niwe fiance. Nuje kwereka musaza wawe. Abantu mwiganye muri Erika wabuze musa.
nicyo cyatumye tutajyana muri Amerika ukavuga ngo ntabwo ushaka kujyana natwe urasigaye wagira ngo uzerekane ishyano musaza wawe gutya ateka bivuga byinshi twarakundanye niwe none se kundi nta kumaze igihe kingana ati imyaka 2 ntuze kutamugure n'utwenda kambaye ikintu cy'ikabutura nk'umusazi uje kumwereka musaza wawe nk'umusazi kugira ngo bicure iki ati ni kuri akunda kwiyambarira none se bara ni muzima nta kabazo afite mu mutwe undi ati ni muzima ati musaza wawe ntabyemera niwe muramukaza wanjye ufite uziko ntacyo dupfa nzagushyingira ariko ndabona ari umusazi baragaruka kandi bavugaga numva nabuze aho pfumira ngo sohoke niruke musaza aho barinjiye icyubahiro cyinshi n'amakote ibyongereza namusikiwe habari mwuka byamwe mbona naraye muramukowe wa mugore wa musaza we aho yicaye mu ntebe yatangiye guseka musaza wakinjira ari muri musaza we umugabo we ati siri mu bikimo magabi ntacyo tangiye gupfuna nk'intama cyangwa inzoka yishe uri mu biki ntacyo ashuje musikiwe ati karari amakuru ati nibeza amasaka areze mu Rwanda batareza ati umushyitsi ko namumenye ati numwe nababwiraga nyine fiance okay abagabo rero nubwo bagira ariko bahezayo ntiberekane n'abagore ariko wa mugore aho yicaye umugore ari muri undi ati ntundushye ubwira ngo njyane kwa muganga uri buraseka ibiki oya ntacyo witwa nde Musafretieni wa mugore ngo kwe babakiriye niyo tuhacyagera kutumanira iki fanta umwiyihe orange barakazana gakonje nashyize ku munwa agacupa kananira kuvanayo ngo hubuka bakarashize wa mugore aho yicaye arimo arapfuna nk'intama bati nimuzanira kandi bazana ka kabiri nibyavuzwe n'Imana nibishaka bipfe ariko nanyweye pamba ndagahogoje bazaniye gatatu mbashyize ku munwa bazanye ya kane nanyweye fate 6 wa mugore aseka sohoka ahamagaye muramukaza wati nakwiye ko umuntu ari umusazi umuntu anywa fate 6 yaje kurambagiza tibura 6 ati semwe Clarissa we mwana wama uriya musaza wabibonye ati none se igihe mwamenyaniye kuki utamuhangwa rya hage 6 rwose 6 madamu yo kwa kundi ngo nazibana zitakumana amahembe hari igihe akanagiramo ese zafata 6 ziramaze nushingaho niba narazingwe naramaze musaza waradufotoye pya ndasezeye ndatashye bakije indege yose muri Amerika ngeze kwa kagakecuru ese muhuko nde usa nk'utwite ibiyaga ni nanyweye fate 6 ati mu izina rya Yesu rega nawe uzabyicira nibishaka bizapfe naze nkweye haciyeho ukwezi umugabo amagara mushiki we ati uwo musore ni nyine nta telefone ni nayo ese nkubaze Clarissa umuntu utagurira imyenda utagurira telefone muvugana gute ngiye ko mushaka ati ndagira ngo umutumeho tuzavugane kuri iyo telefone yawe hari byo shaka kumubwira ni karabaye ntagiye kuma gasopo kagakecuru ati pfukama nkusengere ndapfukamye ubwo kagakecuru karatangira uri Imana ishobora byose uko hagendanye na Mofe ni Mose ugenda na Efiene umusigo bwiza n'icyubahiro mana Efiraheli uriya mugabo ugiye kuvugana nawe ntazanemo ibindi bintu urakoze kubyumvise amen ndahaguruka ndagenda ubwo mwumvise ubufasha Imana avuga kuri uwo mukecuru azafasha ni ukuba hafi y'Imana no kusengera ko ari wari ufite urufunguzo rw'imigisha yanjye mujye mukurikira neza ndagiye no kwa wa mukobwa mu Kiyovu abarahamagaye ati iyo niza kumwitaba nanjye ajya ambwira nabi ibyo akubaza umusubizi uwo ni mushiki we none se narambaza iki telefone nyifatanye arambwira ati mwitabe abagiye mu cyumba asize muri salo ndatangiye nti naro halo ni Munyaneza Olivier New York hari ndashaka kugira ngo tuganire musaza wa mukobwa nyine twahuri Nyarutarama uwo mukobwa ngo uri fiancé we none ufite inzu oya nayo ufite muzaba he tuzakodesha ubukwe ni ryari 23 z'ukwezi kwa 7 ntabyo nigeze mvuga na wa mukobwa sinzi nimba ari ku wa 4 sinzi nimba ari ku wa 2 nkubise ibintu aho ngaho ariko umukobwa nawe ari hafi inyuma y'urugi arimo arumva kugira ngo agire ibyaza kubibura 23 z'ukwezi kwa 7 none ko turi mu kwa 5 kandi kuba mutatubwiraga twaza tarafata umwanzuro neza
aho niho naboneye Yesu w'i Nazareti, aho niho naboneye Imana ya Isiraheli, aho niho naboneye umwami wanjye n'imbaraga z'uko zingana, kurya yakuye ba bagabo mu rwobo rw'intare, niho namubonye. Numva aravuze ati ati noneho ati mfite ibipangu byinshi mu Rwanda, ati nta mpamvu yo kujya gukodesha, uwo ni mushiki wanjye, nguhaye igipangu kimwe uzakibanemo n'umugore wawe. Numva umusatsi uvuye hano ugiye mu mugongo. Ati muziyakiriraho ubukwe, ni kuri paruwasi. Paruwasi ni igiki? Ni n'urusengero. Ati rurimo amakaro, ni rurimo sima. Ati ati mubwire agenda gufashe mushake hoteli, hanyuma rero ngiye kureza amafaranga muzayirihe, ndumva nta kindi. Kandi ubwire famiye yawe ituze, ibijyanye n'ubukwe birandeba, imodoka zatwara abantu, ibizakira abantu byose birandeba, utuze mutuze. Ni ati ngaho usezere kuri fiance wawe, ni yego. Umugo abarakubye, umukobwa barasohotse, ariko kubera igipangu mba ndasaze, sindanakibona. Kubera amafaranga agiye kureza ya hoteli mba ndasaze neza, ibirenge biri mu gacu. Bati none se kumvise wamubeshye? Ni woya, nakira telefone yawe, nubwo rero ntituzavugana ngaru. Ni woya, tuzavugana ngaru. Haleluya, haleluya. Nituzavugana ngarutse, mba ndirukase amaguru nyabanginga ati ninumerekeze, nituzavugana ngarutse, mba ndagiye. Asigara ahagaze atya, arimo karakura amateke mu rutoki, mpagaze uruhande rwako. Atubaye iki? Ni ati mu izina rya Yesu baye iki? Ni nyine ni igipangu na hoteli. Niki? Hoteli n'igipangu. Hoteli igipangu hoteli. Batubaye iki muhu? Ni nyine ni igipangu na hoteli. Hoteli igipangu. Bati mu izina rya Yesu. Uvanye ibiki kwa fiance wawe? Ni nyine hoteli n'igipangu. Hoteli igipangu. Hoteli n'igipangu. Igipangu. Mukecuru asiga aho ngaho, atabazimu bashye ntibankurikirane. Asize aho ngaho aragiye abwira abana batetse narasaze. Atasaza ateze atari mu murima hepfo aho. Abana be baraza bati uyu ni ibiki? Ni igipangu na hoteli. Igipangu na hoteli biba birasazije. Bigenze gutyo, hanyuma mba nagize gute? Abayohereje amafaranga, dushatse hoteli hariya mu Kiyovu. Yohereje amadolari, turavunjishije ahora n'amanyarwanda 1.5 miliyoni. Mbwira wa mukobwa ni rero nidushake ni sare y'ahantu nihagaze nka 200. Arambwira atabona abazimu, ati turashaka ha miliyoni. Abaragiye ararishye, resara yima, ati 500 bijyana ubyikenure. Na wa mukecuru niho yani mbyikenura gute se kandi ifite ubukwe, ni pasiteri cyangwa itorero nirimbaza icyo baheraho, ninzababwira ko ufite 500. Ati byuko ntabwo bikureba, wowe jyana na wa mukecuru, niba ari ku isoko, niba ari ibiki mugende mwikenure, niba ari imyenda mugura, niba ari iki mugende mwikenuze. Mbese ni amafaranga nyazana gutya nyashyira ku kameza. Mukecuru yari yarigeze yarota ati ko mbonye amafaranga hano ku kameza azavuye. Kera nyihagera ntizimbizi, izaba 500 nzishyira hariya ku kameza kari gafite amaguru 3 kugira ngo gahagarare wegereza agakakazo. Umukecuru arayareba aracyatetsi ati nta mafaranga, ni tuba turayabyiniye. Ahagarara hakurya y'akameza, amagara hakuno yako. Turatanye tuta amafaranga ahubwo bari no kuyatwambura, ni Yesu wahabaye. Twagiye Nyamirambo tujyanye amafaranga tujya guhaha. Twaguze ibiro 8 by'inyama twabiri umunsi umwe. Zina rya Yesu. Twazitangiye saa 4 z'igitogota. Abana bicara inyuma y'amashyiga, nanjye na wa mukecuru twicara imbere. Umwana wese n'isahane ye, uko bitogose ushyiraho kugira ngo wumve ugakurura. Kumva nizirashye ugasubizamo. Uko ukurura uhuta n'isosi. Tugeza saa 12 isafuriya iduhamagara. Igihe tugiye kuryama twese tarabafure. Mukecuru haryamye ati aho ndyamye ati babu. Ati ni mubyuka tugendagende turapfuye. Tugera hanze uko umuntu atambuka ari muri bo. Ni Yesu wahabaye, atahaba tuba twarapfuye. Reba inda itari iherutse kurya. Uko waryaga inyama ukahutaho urusosi, turagiye turabyimba turapfa.
ni Yesu wagira ngo asohoze isezerano. Byari byarangiye, umukecuru ati twimenaho amazi, biranga bibyusa, ati tujye hanze dufata akayaga, duca mu rutoki, tugenda turi muri bo tuti Yesu yo batitabara, turapfuye. Tugize amahirwe tubona burakeye, aho naho nahabonye Imana. Hanyuma rero ibyo birarangira. Njya gutumira data wambyaye, agira ngo nugupfundikanya, ati mvira ahangaha. Njya gutumira mama, ati mvira ahangaha. Imana irambwira ati ubonye baguhakaniye, tariko bose nta numwe uzasigara atahagaze imbere yawe. Imana yo mu ijuru, abanyarugarama babandi bose baza kumenya amakuru, induru ziravuga bati karabaye, baramenya neza neza ubukwe bugeze ku ntuza ku iherezo. Murama wanjye baraje, amaze kuza tujya mu rukiko, babadiyakoni babandi bose baba barambonye, babonye, bamenya uburyo, bamenya umurongo, bamenya amakuru. Umwe aratangira ati yewe dasira we, ati ndebera we, ati Kareme urabona mpagaze cyangwa ndicaye? Ndati simbizi. Ati ibintu bibaye kuri kirimo umuziki n'ibiki twumvise we, kirimo umuzi n'ibiki? Ni nuko mwabyumvise. None se abantu bazakora kuri table d'honneur ni wanyirangarame zabihari? Ndatangira ndabigendera hakiri kare, mbyina mbere y'umuziki. Imana inkorera ubukwe, muramu wanjye araza, imodoka ziratonda uko umuhanuzi yavuze, ya mbere ari hano, indi iri hara ku Giporoso. Inkorera ubukwe, yica umwaku n'ibisekuru, bavuga ababyeyi b'umusore, k'agakecuru kakaba ariko gahaguruka, induru ziravuga, mama wambyaye na papa bakajya bagira batya. Agakecuru neza kambaye intuza, ntawe ufite ishakoshi hafi aho ngaho ifite imishubi, impereze ishakoshi. Kagakecuru ko kari kabaye mama. Ijambo ry'Imana avuga ngo bazabagarukira ntimuzabagarukira. Ishakoshi kayifite gatya, imikenyero kayiteruye gatya. Bati yuriya turukuri ko Imana ngiye ntago nigeze nkuvuga shwi, ntago nakuvuze, naho ninyenye narakuvuze, ntago twatuze ko Imana izakora ibi bintu, utubabarire. Ubukwe se burabera he? Hanyuma gusa no gukwa ni mu Kiyovu cy'abakiri. Hanyuma gusezana imbere y'Imana ni Beteli ku rusengero. Hanyuma reception irabera hoteli Sano. Imikenyero ayiteruye gutya, irabera hoteli Sano. Imana idukorera ubukwe, baradutwikurura neza. Njya mu gipangu cyanjye kiri hano Indera, ubu ntabwo ariho nyiri yego, ariko kirahangaye Indera, igipangu cya porotaye 3. Muramu wanjye arambwira ati izi porotaye 2 uzajya uzikodesha, muzajya baba muri iriya. Hanyuma rero urugo rwiza ruhire. Imana ibinkoreye ubukwe, inyicira umuzimu n'umuki byose, nuko wa mudamu muramu wa mugura muramu wanjye, ariko se karari uyu mugabo azacya, nuko atuzamukurikirana cyane, umwiteho turebe ko yaza. Hanyuma ngeze muri rwa rugo mbwira sheri niwe ndabona ntazahaga. Pati kandi ibyo kurya biha niwe mbwira ngo birahari, ndashaka kubona mbirya. Nukuvuga ngo saa 12 nararyaga, saa moya nkarya, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya. Madame ati mu izina rya Yesu ndarya we, ndarya mvana mesheke, ndarya kugeza aho murabona ko nahaze, murabona ko Imana yangiriye neza.